turabasuhuje cyane mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Royal TV. Uyu ni umwanya udasanzwe, ni umwanya mukurikira iyi televiziyo yanyu mukunda muri benshi cyane. Gendeye Claude Ngoboka ndi kumwe n'abatumirwa byatandukanye, n'umwanya w'igitaramo abenshi mumenyereye ku munsi wo kwa kabiri ndetse no ku munsi wo kwa gatandatu muri amasaha nyene, aho tuba turi kumwe namwe tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye tuba twabahitiyemo muri iki cyumweru. Gusa icyumweru ntabwo kiba kigisa n'ikindi, buri cyumweru kiba gifite umwihariko wacyo, ari naho mpamvu kuri uyu mugoroba twifuje kuba turi kumwe n'abatumirwa. Nifuza ko baza kubataramira mu buryo bwiza kandi busobanutse. Reka mbabwire ko aho uherereye hose turakwifuriza kugira umugoroba mwiza. Reka dusuze cyane mwe muri majyaruguru, abari mu majyepfo, abari burengerazuba, abari burasirazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Royal TV ni yanyu, ni yacu. Turakunda rero kandi dukunda uburyo mwitabira ibyo tubagezaho, bitewe nanone n'uburyo mutwereka yuko ibyo tubagezaho mubikurikira muri benshi cyane. Reka mpe ikaze abashitsi turi kumwe kuri uyu mugoroba kugira ngo nabo basuhuze banabishimire kandi namwe mubereke ko mubishimiye. Muhawe ikaze muri kiganiro. Murakoze cyane kuduha ikaze. Yego. Njye nitwa umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, ndi umuhanzi w'umusizi, umushakashatsi ku muco, amateka n'ubuvanganzo, ndi na Gacamigani. Urakoze cyane. Ati ni Nsanzabera Jean de Dieu, anshoboye gukuramo ngo ni Gacamigani. Ubwo nyango muri gitaramo turaza kumva imigani myinshi, ariko na turaza kumva n'ibisigo byinshi bigiye bitandukanye. Reka wenda tugende iruhande rwawe. Muraho neza? Muraho neza. Murakoze cyane kuduhereza ikaze. Yego. Nanjye nitwa Gihana cya Rutamu Kabanguka wa Nyiringango wa Rwamu rwa Munana wa Gihana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngira ngo tubahe ikaze muri iki gitaramo cyacu, kandi ndizera ko aho murere namwe tugiye gusabana, tunasangire byinshi ku bijyanye n'ibyo abatumirwa baduhitiyemo kutuganiriza kuri uyu munsi. Nsanzabe, uyu munsi turaganira ku kireka wenda utuwimbura uvuga ati muri byinshi dufite, uyu mugoroba turifuza kuza gusangira n'abadukurikiye kuri iyi ngingo. Urakoze cyane. Uruboho dufite rwo ni rwinshi, nk'uko nababwiye ndi umushakashatsi ku muco, amateka n'ubuvanganzo, nkaba umwisi w'amazina y'inka, nkaba na Gacamigani. Maze kwandika ibitabo bya 67 byose bijyanye n'izo nganzo. Yego. Ariko muri uyu mugoroba ibitabo bigera muri 67. Yego. Ariko muri ibyo byose icyo tugiye kuganiraho nzobereyemo kuruta ibindi ni ubusizi. Yego. Ubusizi mu muco w'Abanyarwanda, ubusizi mu mateka y'u Rwanda, ubusizi mu gihe cyacu. Ubwo niyo nkera tugiye kwinikiza muri umugoroba. Ba Nyiramaguru dore urukwavu. Ati ba Nyiramaguru dore urukwavu. Reka nizere ko biri buze kuba byiza cyane. Hari icyo ukomojeho ngo turaza guhera ku busizi. Ubusizi mu gihe cya kera, ubusizi mu gihe cy'ubu, n'ubusizi mu gihe cyacu. Turahera mu gihe cya kera. Mu gihe cya kera. Ibyo byose nyango ku bantu nituzavuga ngo mu gihe cya kera, abantu baraza kuvuga ngo wenda ijambo ubusizi, baraza gushaka kumenya inkomoko y'ubusizi, baraza gushaka kumenya amateka y'ubusizi. Nyango ibyo byose agiye biva imuzi kugira ngo abantu badukurikiye bya byose, niba ari umwe mu bantu bagerageje kubikurikirana hafi, ukora n'ubushakashatsi. Wenda mbere ko twinjira muri icyo kiganiro, ubundi umuntu yavuga ko Nsanzabera ninde mu by'ukuri mu bijyanye n'ibi bintu, mu bijyanye n'umuco, mu bijyanye n'ubusizi? Ubundi Nsanzabera mu busizi ni umurashurasi intego, intagobero ku rugamba, indashyikirwa mu mihigo, intore rutaneshwa, intiti itekerereza ingoma. Intiti itekerereza ingoma. Nuko ni umusizi ubimazemo imyaka isaga 19. Yego. Maje guhanga ibisigo n'imivugo bigera muri 408. Yego. Nanditse ibitabo by'ibisigo bigera muri 6, harimo n'iby'imitoma. Imitoma ni ibisigo by'urukundo. Yego. Hakazamo n'imivugo umwe n'ubwiyunge, ubutwari no gukunda igihugu, kurwanya icyorezo cya sida, kwimakaza umuco w'amahoro n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Yego. Nanditse n'ibitabo by'ibyivugo by'imyato birahari. Umugabo akagira ikivugo cyavuga, ngira ngo nababwiye ko ndi ntiti itekerereza ingoma. Hari ibitabo by'amazina y'inka zirimo Kibamba mu Bashamba, Imbambera mu Nduga yose, Imbandazi bazihanuza bakazikezaho ku Muyombi. Hari n'igitabo Karundura cyitwa Imizi y'u Rwanda, cy'amateka y'u Rwanda kuva muri 300 kugeza 1900. Hari n'ikindi cyitwa Umuco mu buvanganzo, cy'amateka y'umuco n'ubuvanganzo bw'Abanyarwanda. Hari igitabo cyitwa Imvugo y'abakurambere,
gifite umuzingo wa mbere n'uwa kabiri, kirimo imigani imigenurano isobanuye, ibisakuzo na byenda gusetsa. Tukagira ikeshamvugo, ntibavuga bavuga n'inshoberamahanga zisobanuye. Harimo ibitabo by'imigani miremire yo gusoma n'ibitekerezo. Ni byinshi ngira ngo nk'umuntu wenda udukurikiye nyango ubu ko ufite amatsiko yatangiye kwibaza uyu muntu ibintu byose harimo kutubwira, wenda tugiye no gukurikira mu mwanya ugiye kuza nawe witwaje amazina tugiye ngo ni Gihana cya Rutamu. Nawe witwaje Gihana cya Rutamu kugira ngo ibyo byose n'iki gitero mwagabye kize kubahira. Ibyo byose nyango umuntu udukurikiye araza kuvuga se uyu muntu si umusaza. Ibi bintu yabikuye mu Kinyarwanda baca umugani ngo ingeri igera imitima igenera uwayihawe. Ubusizi si ubumenyi, ubusizi ni impano. Ni impano kandi ni impano natangiranye nkiri muto, ariko yatangiye kujya ahagaragara cyane mfite imyaka igera muri 18. Igisigo cya mbere nahanze cyitwa Subira ku Isoko, cyasohotse bwa mbere muri 2000 ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi, habaye umunsi wo kwibohoza kuri stade Amahoro. Nkitira n'igitabo cyanjye cya mbere cyasohotse muri 2007 cyitwa Subira ku Isoko, kirimo imivugo 20. Ngaho nguko rero ngira ngo ku bantu badukurikiye katubabwiye ko iki gitaramo cyangwa se uyu mwanya n'umwanya tuba turi kumwe n'umuterankunga wacu utuma kino kiganiro kibageraho kandi mu buryo bwiza, utuma ibyo tubageraho bibageraho bimeze neza binasobanutse. Reka uwo nta wundi rero ni Konka Group Limited, abenshi murayizi ni company cyangwa se ni kompanyi icuruza ibikoresho bitandukanye byaba ibyo mu nzu ndetse n'iby'itumanaho, yaba iby'ikoranabuhanga, mu mateleviziyo yagiye atandukanye, telefone nziza cyane ndetse n'ibikoresho byo mu nzu bishobora kubafasha gutunganya ibiribwa. Reka rero tubabwire ngo iyo kompanyi Konka Group Limited niyo dufasha kugira ngo kino gitaramo gishobore kubageraho mu buryo bwiza cyane. Turashimira n'ubuyobozi bwacyo. Reka tubanze tugaruke rero Sanzabe, reka tujye ku mateka cyangwa ku nkomoko y'ubusizi. Ubundi amateka y'ubusizi yahanganywe n'u Rwanda. Amateka y'ubusizi yahanganywe n'u Rwanda. Afite imyaka, u Rwanda rumaze imyaka isaga 925 ruriho, rwubakwa, rusenywa, ruzamuka, ruhirima, ariko ruriho. Iyo tubara imyaka u Rwanda rumaze, duhera mu mwaka w'1991 mu iyima ry'umwami wa mbere w'u Rwanda witwaga Gihanga wa mbere Ngoma Ijana. Gihanga wa mbere Ngoma Ijana akimara kwima ingoma ye, yashyizeho ibishyitsi by'ingoma ya cyami bishyigikira kugira ngo bashe gushinga imizi muri bene yo kandi ntibashe guhungabana. Muri ibyo bishyitsi hari harimo inka n'ingoma, ariko hakazaho n'igishyitsi cyitwaga ubusizi. Ubusizi icyo bwari bumaze mbere na mbere kwari ugusingiza umwami n'ingoma ye. Igikorwa gikuru muri ibyo byose ni ukwamamaza ingoma ya cyami, bukamamaza abakuru bayirimo, bukamamaza ibyiza by'ubwami, bityo abaturage bakabasha kuyiyumvamo nka ba nyirayo. Ubwo ni ubusizi. Ni ubusizi. Ariko bugitangira ni ukuvuga hagati y'umwaka w'1990 n'1499 ntabwo byitwaga ibisigo cyangwa byitwaga ubusizi. Byitwaga ibinyeto, ababihanga bakitwa abenge. Ibinyeto byari ibisigo bigufiya bifite nka paragrafi nk'ibika nka 2, ababihanga bakitwa abenge, nabyo bikitwa ibinyeto. Nuko igihe kiza kugera mu 1499 u Rwanda rugwirirwa n'amahano akomeye cyane. Uwitwa Ndahiro Cyamatare arwanira ingoma na barumuna be bitwaga Juru ndetse na Bamara. Icyo gihe bifashishwa umwami witwaga Muramira w'Ubugara ndetse na Nsiburanyebunga w'Ubunyabungo. Baraza bafasha uwitwaga Bamara, ingoma ya Ndahiro Cyamatare barayihirika, banyaga Karinga, itwarwaho iminyago ijya mu Bunyabungo. Ariko Ndahiro Cyamatare afite umuhungu w'ikinege yabyaye witwaga Ndori Ruganzu, waje kuba Ruganzu Ndori wa kabiri. Amuhungishiza mu karagwe k'Abahinda kwa Nyabunyana wari Nyirasenge. Aragenda bundira y'imyaka 11, kubunda no guhunga k'umwami. Bigeze mu 1510 arabunduka, araza yima ingoma ya se, u Rwanda rubona umwami. Akimara kugira i Rwanda yahise avuga ati se ko nta mama ngira. Uwo ninde? Ruganzu Ndori. Kuko nyina na se baguye kuri iriya ntambara y'uburi rw'inyundo aho bita za Kibiriro. Niho havuye igisubizo cya Gicurasi kiboneka mu mateka y'u Rwanda.
aravuga ati nzimane nta mugabekazi, atari ko ntacyo mfite Nyirarumaga. Nyirarumaga yari umuja wo kwa Ndahiro Cyamatare, niwe wafashije Ruganzu Ndori kubunda ajya Tanzania, nawe rero amugororera kuba umugabekazi we. Nyirarumaga bakimara kwima ingoma, Ruganzu yafashe ibikorwa byo kujya guzahaza amahanga ayigarurira kubera ko yapfakaje u Rwanda. Yafashe ibikorwa by'intambara na politiki. Naho Nyirarumaga we afata uzahura umuco n'amateka by'igihugu. Icyo gihe Nyirarumaga icyo yakoze mbere na mbere, yahise ahindura uburyo bw'imikorere bwari icyo gihe, ibinyeto abyita ibisigo. Ubwo ni ukuvuga ngo babenge bahise bitwa iki? Abasizi. Icyo gihe ashyiraho n'intebe y'abasizi. Intebe y'abasizi yari umutware w'abasizi b'ibwami b'igihugu bose ari ushinzwe kubakurikirana. Noneho bitewe n'uko n'u Rwanda rwari rwinjiye mu ntambara yo kurwana ibindi bihugu no guhangana n'ibihugu byahekuye u Rwanda, ashyiraho n'uwitwaga umuvuzi w'amacumu. Umuvuzi w'amacumu yari umuntu ushinzwe itangazamakuru by'ibyabereye ku rugamba. Ubwo rero guhera ubwo ngubwo abasizi bagira agaciro ibwami, ibisigo bitangira gutyo. Ugera mu 1510 byinshi byatangiye gucika mu 1931 ubwo Musinga bamucaga. Ayo niyo mateka nyirizana y'ubusizi bw'Abanyarwanda. Ngaye ngukorera njyango ku muntu ku bantu badukurikiye, ni byiza ko tuza kuganira ariko tukaganira no ku bintu bumva. Bashobora kumva wenda abasizi, mfite amahirwe yo kuba uyu mugoroba mfite umusizi muri siya za Royal TV. Nanone bashobora kubaza igisigo ni igisigo kimeze gute? Abundi ibisigo bituruka ku nshinga gusingiza, kurata. Ahanini iyo bigeze mu ndimi z'amahanga nibwo bitajya bihinduka, byitwa poem cyangwa poems, ariko ubundi mu Kinyarwanda mu ndimi z'amahanga bakabyita imivugo. Ariko mu Kinyarwanda iyo bihageze haba ibyo bita imivugo, hakaza n'ibisigo. Reka rero no kugira ngo dufashe abantu basobanukirwe n'ibyo urimo kubabwira, reka uduhe igisigo. Reka mbahe igisigo. Kandi noneho reka tubanze tuve nko ku bisigo bya Sanzabera, kuko urumva turacyari mu bisigo bya kera n'ubusizi bwa kera. Ubwo uraduha nko mu basizi, kuko muri ibi bihe turimo kureba Sanzabera. Uradufasha, watubwiye Nyirarumaga. Hari igisigo cye uzi byibura uvuga ati mu mateka y'u Rwanda iki gisigo cyaramenyekanye, kimenyekana kuri Nyirarumaga? Nyirarumaga niwe mugore umwe rukumbi watangije ubusizi. Usibye ko nyuma ye haje undi witwaga Nyirakunge, babaye abagore babiri babaye mu basizi b'u Rwanda. Igisigo cya mbere Nyirarumaga yahanze nta kigezo, ubundi ibisigo byabaye mu mateka y'u Rwanda bisaga 400. Igisigo cya mbere cyahanzwe muri u Rwanda cyitwa ngo Umunsi ameze imiryango yose. Nicyo Nyirarumaga yahanze bwa mbere ku ngoma Ruganzu Ndori asaga mu 1510. Umunsi ameze imiryango yose. Ntabwo nagifashe mu mutwe, ariko amagambo arimo ahanini yagaragaza ubuhanuzi. Abasizi ni abahanuzi. Ubuhanuzi aho turi buze ukibona hano. Umunsi ameze imiryango yose harimo ntuza, harimo titre gusa, imitwe y'ibisigo. Ariko butandi twongera guhura nshobora kukibagezaho kuko kirahari, nubwo ari kigufi ariko kirahari. Imiterere y'igisigo cyitwa Umunsi ameze imiryango yose cyari kirimo imvugo ihanitse ko kirimo n'ubuhanuzi buhanura ingoma ya Gihanga, uburyo y'imitwe n'abazamukurikira, uburyo bazabami b'amahoro baganje mu Rwanda n'ibindi nk'ibyo. Kandi ingoma ikaba hehe? Igasabo. Reka ubwo turaza kuva kuri Nyirarumaga noneho. Uwo ni uwa mbere washoboye gutangiza ubusizi. Reka tujye noneho kuba mukurikiyeho nyuma, abashobora kuba baramenyekanye cyane cyane mu buvanganzo. Ababashije kuboneka bakomeye cyane mu buvanganzo bw'ubusizi, abenshi ni abasizi b'Ikiruri muri Nyaruguru. B'Ikiruri muri Nyaruguru barimo Bagorozi. Bagorozi yabaye igihangange cyane. Harimo abitwa ba Muguta, harimo abitwa Nyakayonga, Kamusare na Musare se nawe yari umusizi. Hakaza Mpumba na Sekarama ka Mpumba umuhungu we. Abo bose hari abitwa ba Karera, bose bari abasizi b'ibihangange mu Rwanda rwo hambere. Ntabwo abasizi babaye benshi, ariko hari uwagiraga atyo ukabona afite ibisigo nka 7, ukabona afite ibisigo nka 20, bigatuma noneho ibisigo biba byinshi. Ariko abazwe mu mateka y'u Rwanda
ni abo ngabo ba Karera, Sekarama ka Mpumba, uwitwa Nyakayonga ka Musare, Musare nyirizina, Mpumbu nyirizina, Nyakunge uwo mugore Nyirarumaga, hakaza ba Muguta, Yekaze n'abandi hari ahantu turi buze kubona ibyo bisigo muri ibi bitabo washoboye kwandika, reka dufate wenda nk'urugero rwa Nyakayonga ka Musare. Nyakayonga ka Musare igisigo yahanzwe kizwi cyane n'icyitwa ngo ukwibyara gutera ababyeyi neza, yagihanze mu hasaga mu 1850 agitura Mutara Rwogera, agaragaza uburyo umwanyine isigahinduro yibyaye akabyara umuhungu uhamye. Ibyo bituma amutura icyo gisigo yise ngo ukwibyara gutera ababyeyi neza. Gusa we yakise ngo ukwibyara, ariko impakanizi yacyo yagendaga iza ngo ukwibyara gutera ababyeyi neza. Hari aho turi bukibone? Kirahari. Kiri hehe? Ikiduhe kuko urumva abantu badukurikiye barifuza kumenya ibyo bisigo ni ibisigo byaga bimeze bite. Mbere ko tuza kwinjira kuri Sanzabera noneho nyirizina abo yakuyeho ibyo bisigo bo ni ibisigo byabaga bimeze bite. Ubwo turacyari mu busizi bw'aho hambere. Turacyari mu busizi bwo hambere. Babwiye ko turi kumwe n'umusizi ni Sanzabera Jean de Dieu, n'umwe mu bantu bamenyere cyane cyane mu bijyanye n'ubushakashatsi, mu bijyanye n'umuco, ubusizi. Ni gacamigani, ariko ndabwira ko namwe aho muherereye mushobora kuza gusangira natwe ibitekerezo mu gihe arimo gushaka ibijyanye n'ibyo bisigo by'aho hambere. Mushobora gusangira natwe ibitekerezo aho ushobora kutwohereza ubutumwa bugufi bunyuze kuri nimero murimo kureba kuri televiziyo zanyu cyangwa se kuri screen. Aho ngaho ubwo butumwa mukaba mushobora kutwohereza, nyuma tugasangira namwe ibitekerezo bitewe n'ibyo mwifuza kuza kuganira, kugira ngo hari abantu benshi twakomeje kubona bandika ubutumwa, ariko nanone abadukurikiye katubwiye ko mushobora kuza no kuduhamagara kuri nimero mushobora kuza guhabwa mu masaha mu minota iri imbere. Hanyuma ati uwo muntu ati muraho neza, ati uwo muntu azi iby'umuco, ati mwakoze cyane kuba mwamutumiye. Hanyuma mu bandi bohereje ubutumwa reka tugerageza kubusoma. Ati mwakoze cyane, ati igitaramo ati nk'icyo cyaba gikenewe cyane cyane ku butumwa bwari burimo bijyanye n'uwo musizi mwashoboye kutuzanira. Ati abantu bakera bari bazi ikinyarwanda, ati urumva icyo kinyarwanda cy'uwo mugabo ukuntu kijimije. Ufite imyaka ingahe Sanzabe? Ntabwo ndi mukuru cyane, ariko mfite imyaka 38. Ufite imyaka 38? Usibye ko imyaka maze ku isi uruta iyo maze mvutse. Ubu nagiye kera mbona igufwa ry'igihu. Byose ndamenya mbisobanura ngo iki. Ntabwo ndi mukuru cyane. Ngo imyaka maze ku isi iruta iyo maze mvutse. Bishatse kuvuga iki? Ukuvuga ngo imikorere yanjye ntabwo ingana n'imyaka mfite. Ntekereza nk'abasaza kandi nkiri mutoya. Ngayo nguko rero wakibonye rero igisigo na hano muri iki gitabo mfite igitabo kirimo ibisigo bya kera ntabwo nakizanye. Kandi akenshi njye ntabwo nkunda gufata mu mutwe ibisigo by'abandi, mfata mu mutwe ibyanjye. Ariko nitwongera guhura nzabasangiza ku bindi mfite ibisigo bigera muri 500 bya kera byanditse. Bura nitugaruka tugahura nzabibashyikiriza. Uyu munsi nazanye inganzo yanjye. Wazanye inganzo yawe ari nayo tugiye kwinjira mu kanya. Ngiye guterura mu kanya. Ati murakoze cyane, ati murakeye, ati nkunda igitaramo cyanyu cyane, ati bansurize cyane, ati musurize na Gihana, ati nitwa ngo ubutumwa ntago, ati muraho neza, ati nitwa John ndi mu Ruhango, ati Sanzabera afite imyaka ingahe ko ari umuhanga, ati yize. Ibyo ni ibibazo ndimo kubazwa hano. Mfite imyaka 38. Ariko mu by'ukuri nge ibyo nize nta nubwo bihuye n'ibyo nkora, kuko nge nize ekonomi. Wize ekonomi Sanzabe? Nize ibijyanye n'ubukungu. Nicyo kikwereka ko ubuhanzi si ubuhanga, ubuhanzi ni impano. Yego. Ariko segonderi nize ekonomi, ndabikurikirana no muri kaminuza. Ariko bitewe n'uko nakundaga ubusizi kandi bumbamo, mbukurikirana nk'inganzi ihamye. Kandi ngenda mbikoramo amaforomasiyo agiye atandukanye, kugeza ubwo mbaye umusizi ushinze imizi mu Rwagasabo. Reka ngusomere ubutumwa mu gihe nanone abantu bakomeje kudukurikira benshi cyane. Ati muraho neza, ati umva, ati ndemeye, ati yarasomye, ati turabakeneye nk'abo ngabo. Ati umva, ati murakoze cyane, ati uno munsi ati mugeze ahantu nkunda cyane. Ati mugeze ahantu nkunda cyane. Ngira ngo rero ibijyanye n'ubutumwa nabona buhise buguruka. Reka tujye noneho ubwo twari turi mu busizi bw'aho hambere. Tujye mu busizi bw'ubu.
ubusizi bw'ubu Sanzabera ngira ngo ibitabo n'ibingaho ufite imbere yawe? Ibitabo mfite ahangaha ni ibitabo bigera mu 8. Byawe wanditse? Ibi ni igitonyanga mu nyanja kuko nanditse ibitabo 67 kugeza ubu biri ku isoko. Wanditse ibitabo 37 ufite imyaka 38? Cyane ahubwo njye nandika ijoro ni none se ibitabo 37 ibitabo 37 ufite imyaka 38 ubwo byibura bivuze ko byibura buri mwaka wandikaga ibitabo bibiri oya ahubwo bitewe kuva mvutse wabara 2 ariko ubusanzwe natangiye kwandika mfite imyaka 20. Urumva ko mu myaka 18 ubwo wabara nk'ibitabo hafi 4 muri buri mwaka. Yego. Ibi rero ubundi ku isoko hari ibitabo bigera muri 13. Yego. Ibindi ntabwo birasohoka? Hari n'ibiri mu mashuri byigishwa by'ikinyarwanda, by'imibare nakoranye na za edition Macmillan ndetse na MK Publishers. Ibyo birahari, hari n'ibitarasohoka n'ibindi nyandika. Mbezi inganzo iracyakomeje. Hanyuma ngira ngo wavuze ko turi bwibande cyane ku busizi, ariko ngira ngo sinzi wenda uraza kunsobanurira ubusizi bwo ibisigo umuntu ashoboye kubyumva yuko ari byasingizaga umwami. Hama se imivugo yo ahanini ibirimo impanano n'impanuro itoza abantu gukora iki cyangwa kudakora kiriya, niho bitandukanye. Ubwo uraduha iki? Icyo ngiye kubaha uranza uduha iki? Ndabaha igisigo. Banza uduha igisigo. Nawe Gihana umfasha. Gihana aradufasha dushyiremo umurya w'umwirongi, ubundi ngiye gukora mu mitana nibwira abatanazi. Igisigo cy'uyu mugoroba nateguye cyitwa ngo Inyange idaharanira kwera. Inyange idaharanira kwera. Tujyane mu nganzo. Tugende. Natoye inganzo ari mu gitondo nuko ntambagira uru Rwanda. Natoye inganzo ari mu gitondo nuko ntambagira u Rwanda, no mu mahanga yo ndahagenda nshaka hose ngo mbone ishime Inyange idaharanira kwera. Imisozi yose ndayikakamba mbwira benshi ikibazo cyanjye ntise ko ntabona icyo cyeza cyane umutima wanjye maze umutuzo ukabona icyanzu. Imihanda yose ncyumurinda amaguru yanjye nyaha gahunda ngo ngerereye kure cyane aho nkeka iyo nkumi nziza inkizi nkeke mpora niteka. Ku manywa yose mbona amasura nsuma nshaka kubasuhuza ngo dusangire iby'urukundo, nyamara ntawe ufite gahunda yankora ku gahinda. Aho twicaye aho dutuye umutima wanjye ugasaba yango ntise ko ntabona icyo cyeza cyane umutima wanjye maze umutuzo ukabona icyanzu. No mu bishongore byo mu bacu ntawe nigeze mpaca iryera, nicaye nshora umunyaburanga nzabwira ikinyiranyinda akanyegura umutima wose. Mu ndugu y'ababanda narabanda biratinda indoto zanjye zikaharara nkomeza kwegurwa n'agahinda kuko ntabona nyirarukundo. Ibusasamana sinahasiba ngera imwimana umushirarungu nshakashanga umubara ajya ndaje ijoro n'umunsi akankingira imbeho mu museso. Mu kabagari k'abahinda numva nizeye nabaho namara ntanye naho yatuma nenyegeza urukundo rw'umukundwa mfite uyu munsi. Mu mahanga yo ndahagenda mpahirana nabaho ngo duhuze umutima nama uwo nkunda mubone mwabo. Nasanze mpungiye urwaye mu Kigunda mu Bugande mpabura indatwa. Umutoni nkunda mu Buramwabo ngo umuganwa munyaga Bugande Inyange idaharanira kwera. Tanzania yose yo ndahatenda ngera taburana mu rugoro nshakashaka umumararongo uzajya ndaje ijoro n'umunsi nkingira imbeho mu museso. Kenya yose sinayikenze nahakimbagiye gitore nshakashaka umutarutwa nsanga ntawe utemba itoto twasangira ubuto bwanjye. Mu Burundi yo ndaharandagira ijabe y'Ubujumbura njora hose nshize ayo manga nshakashaka umumararongo nk'umukundwa mfite uyu munsi. Amerika yose narakubaye nkotanira kubona umukunzi nsanga ntabwo nahakunze ahubwo akunze kuba mu Rwanda antuza heza ngira umutuzo. Fata safari mu Bufaransa hari nzabona wafututse simpatsinda sinamubonye nyamara atetse hano mu Rwanda ntuze heza ngira umutuzo. Mu Bwongereza narahagenze ngo ndebe muri izo nzobe z'abaho nsanga ntawe ufite ubumanzi nta n'uwenze amata yasinda ngo nzimanire nshira inzara. Mu Butaliyani yo ndahagenda bashaka kuntobera ndabyanga intore njye bayintati maze nzahorana iyo ntimba. Nkomeza gukata ayo makoni nomokera ku Kasohuma Igicumbi yo mpaca ingando umuco wacu ndawubatuza ngo mu musanzu mawo ni mwiza. Nshoka nemye mu gishanga nsaka isura isa nabo banjye mu mudugudu wa Rwamuhama ageze ngo agacubo kuko ntawe uncanira uwaka. Mu gihe nicaye nicunuza mbona umwari utagira uko aza nsanga afite umuneza asize cyane ubuziracyasha nkibukabwa ngo ubone uwo mwiza. Naramubonye nshira agahinda umutima utangira kuvumera no kumukunda yovugisha nuko niga mu nganzo mwita Inyange idaharanira kwera.
naramubonye nshira agahinda umutima utangira kuvumera kumukunda y'ubugisha nuko nigaba mu nganzo mwita inyange idahanira kwera cyo ngwino cyamamare nkurate ngwino cyote cyo batabazi cyo no ngwino umwari wa mwiza ukaba mwiza wuzinenge utagirwa ntagerwe n'abahandi niwe shingiro ry'ubumanzi ukaba n'inganzo yo kuba ingenzi nanjye ubwanjye narakujoye nkoni ishema n'isheje naragushimye ntanazuyaje ufite uruhanga ruhabya benshi umutwe watamirijwe ubutoro sata utatse usobetse neza amaso meza yuje urukundo izina ryizihiye amahanga ugenda wemeranya ubwo bwiza wije ubwema ufite ubukaka kandi ukungahaye ubutore bwaguteye kubukombona bicyamamare mu bandi agashami kashamitse mu bangiza ushoke ntiziteka zikaba yera tukayibora amata meza tuyegereye abandi ubworo bubagogora iriba mvoma nkavumera imoti zose zijaca iryera rikavomaho n'umuhire wanarihawe niyo muhanzi buki bwizihiye abavumvu nanjye nzagucaho ikiraro bwose mbwicarire mbuhage mpabwa ibyiza nazwe kera nkingi negamira ngatuza nkizi nkeye ikibazo by'isi ngashinga inkokora yanjye nkangwa itemba ndawuje igasanga mpagaze bwuma ubuvumo bumpishe amavunane nkavunagura amavi yanjye mvuga mu muvu w'urukundo ngo ibyo twavuganye bihenda bive umuzingo musozi utatse ubusitani nzajya ntambagiraho nenye maze nkawicaho ndirimba inyange idahanira kwera mu itumba ry'ibihu byinshi nzagutuza mu kitabashwa maze ushinga urugo ruhire mbona ubuhurane bw'amahirwe nk'ibihembo by'ubuto bwanjye imihanda yose haruye neza nta mahoro yo kuguhanda genda wemye nyirarugwiro nta kugwaguza n'igihunga mpagaze bwuma nkumara irungu ngwino nguhonge izawo nziza uzajya usiga izo nzira zawe maze ugenda hashashe neza bya bishanga birimo ibyono ntawe uzongera kubigenda iryo zuba ubona rikambye ntirigakonge mugore mwiza nzakubera umutaka iteka maze ngo utuzatave izuba ugende neza amajya n'amazi reka nsoze ntasiba inganzo banyagasaba umusasi imana dore iyi sura iz'ubusembwa ngo yisesekaye mu bacu kandi ikungahaye ubumanzi byumva yose mbyigana cyane muze mwese mutabibyena sinzanahwema kubaho ibyiza byuje iteka murasuma n'ubukungu nzira gihombo reka nsoze ntasiba inganzo nzasuka urya munsi mu ndi mwaka ngaruka myaka nsiga cyane ntanawugenza inyange idaharanira kwera umugore mwiza ngabira u Rwanda. harakoze cyane Sanzabera. murakoze namwe. Iki gisigo cyitwa gute? Inyange idaharanira kwera. Ni igisigo idaharanira kwera. Yego. Ni igisigo kirata umugore w'umutima. Umugore mwiza ngabira u Rwanda. Yego. Naramubonye nshira agahinda umutima utangira kuvumera. Kumukunda yuvugisha nuko nigaba mu nganzo mwita inyange idaharanira kwera. Ni n'ishingiro ry'ubumanzi akaba n'inganzo yo kuba ingenzi nanjye ubwanjye naramujoye mwana ishema n'ishejana n'umushimye ntanazuyaje. Nicyo ni igisigo kirata umugore umutima umugore mwiza ubereye urugo. Iki gihangano ni icyawe kuva ryari? Iki gihangano ni cyanjye guhera muri 2012. Hano mfite igitabo cyitwa Imitoma y'abato. Imitoma y'abato. Iki kirimo imitoma igera muri 12. Ubwo wenda inyuma iri buze mu bihe biri imbere ni imitoma y'abakuru. Oya, impamvu yitwa imitoma y'abato nuko uyu muntu wese yinjiye mu rukundo aba mushyashya ntabwo asaza. Niyo mpamvu nakise imitoma y'abato n'abato mu rukundo nta kindi ntabwo ruko ngo n'abato y'ababana. Ndabona bashizeho n'ururabo. Ururabo rusobanura urukundo n'umutima n'umutima utaryarya. Imitoma y'abato. Y'abato. Sanzabera Jean de. Aha hakubiyemo iki? Aha ngaha hakubiyemo ibisigo by'urukundo gusa umuntu ashobora gukuramo akabwira uwo akunda yaba umugore akabwira umugabo yaba umukosora akabwira inkumi. Aho ngaho nabikusanyije hamwe mu bisigo 408 mfite kiramo aho ngaho bigera muri 12 turimo umwihariko w'abakundana. Ibisigo muri make. Nivuga ngo umuryango irimo ibisigo bigera muri 12. Imitoma y'abato. Ubu nuvuze ko abantu bose bafite urukundo n'abantu bakundana kibaza bakavomamo amagambo yuje neza n'urukundo. Atuza umutima ukajya hamwe rwose ubundi amahoro agahinda. Ni byiza cyane. Ati umuzingo wa mbere ngira ngo ni igitabo mbana cyasotse muri Werurwe mwaka wa 2012. Umuzingo wa mbere nuko ngo ni nka volume ya mbere. Yego. Ariko ubwo biracyaza. Yego. Kuko inganzo ndacyayicukura nshimwe nyinshi. Imitoma. Abazi gutomora n'abatibyiga ngira ngo bagishaka. Bagishaka ntibazajye gusaba amata hakombwa iwanjye arimo imivuna imitozo. Ibitabo birahari. Amagambo meza yuje urukundo. Yego. Ahahirwa iwanjye rwose. Wese ukayakura he Sanzabe?
umusizi burya umwereka igiti akakwereka imizi abaswa bareba ibibabi mba nayacukumbuye nkareba buri muntu wese nkamuhike burya iyo umuntu yitwa intiti itekerereza ingoma untekereza miliyoni 12 ibyiza byose byabageraho mu mateka mu muco mu mibanire mu mibereho byose nabibashyikiriza ngo baswa bareba iki bareba ibibabi urakoze cyane Sanzabe ngira ngo mu bushakashatsi n'ubuhanga ufite mu bijyanye n'umuco kuri wowe ijambo inganzo rivuze iki? Ubundi inganzo mu kinyarwanda ni ahantu hava ikintu cy'umwimerere hacukurwa ikintu cy'umwimerere. Inganzo rero akenshi yakundaga gukoreshwa mu mwuga w'ububumbyi wabaga mu Rwanda rwo hambere bifashishaga bakura ibumba ryo kujya kubumba inkono, intango, ibibindi. Noneho bituma banayita mu bijyanye n'ururimi. Muri make inganzo ni nyinshi ariko ivugwa ahangaha ni inganzo y'ururimi. Havamo ikintu cy'umwimerere kitamenyerewe gishyashya cyavuye ku isoko. Urakoze cyane. Niyo mpamvu byitwa inganzo. Hari umuntu ubonye bino bitari duteretse imbere ati muraho neza, ati uwo muntu arakaze pe, ati se ni umupapa cyangwa ni umusore? Ndi umugabo ndubatse mbyaye impanga kabiri. Ibyanjye byose ni udushya gusa mbyaye impanga kabiri, mfite agashami n'agasubyo, mfite akarabo n'akabuto. Abo nibo bana banjye. Ati guma ati ese ibyo bitabo ati biragurishwa byaboneka hehe cyangwa se n'ubuntu? Ibi bitabo biboneka hehe? Ibi bitabo birahari rwose nk'iki ngiki cya Kizigenza cyitwa Imizi y'u Rwanda cy'amateka y'u Rwanda kuva muri 300 kugeza 1900. Igihumbi? Kuva mu mwaka wa 300 kugeza mu 1900. Ubwo aho ni ku ngoma, giheruka ku ngoma. Ubundi uru Rwanda usibye ko tuzagera ubwo tuganira ku mateka ariko sinabura kubaha agakeregeshwa. U Rwanda rwabayeho rufite ibihugu bigera muri 29. Igihugu cya mbere cyageze kuri ubutaka muri 300. Kiraza bigeze mu 1090 Gasabo ihanga igihugu cyayo. Igihanze bigeze mu 312 ihindukiranya bya bindi irabitera byose. Ibitero byo kwagura igihugu byamaze imyaka 582. Icyambere cyari mu 312, icyanyuma cyo mu 1894. U Rwanda ruba rumwe igihumbi cyanyuma icyanyuma cyawe mu 1800. Ubwo ni kuri Rwabugiri. Ni Rwabugiri mu kwezi kwa kabiri. N'amezi urayazi. Ubwo rero nibyo hakuyemo ibintu byabaye muri icyo gihe cyose, amateka y'igaba bitero, amateka y'ibihugu byayo mu Rwanda, imitegekere y'abacyami, imibereho n'imibanire y'Abanyarwanda, imyidagaduro n'imikino. Ibitabo byose biboneka muri Birori Kirezi, ikaritasi y'i Kigali ndetse na karitasi y'Ubutare. Abo bose nabo ku bantu rero bakunda gusoma ngira ngo birahari kandi mu by'ukuri ntabwo abantu bigeze babura ibyo basoma ahubwo bapye kubishiramo umuhate. Bashyiremo umuhate basome bamenye ubwenge. Ati ese ibyo bitabo abigurisha ngahe ngira ngo icyo cyo ngira ngo wazagera aho bigurishiriza. Aho ngaho bazagende barebe rwose. Biroroshye cyane. Hanyuma ngo niba atari ibanga iyo nganzo yamugejeje kuki? Sanzabe iki kibazo kuva nayitangira ibintu yangejejeho ni byinshi. Yego. Ubundi ndi rwiyemezamirimo. Yego. Ibyo nkora ibintu bitandukanye. Ariko icyambere amafaranga yose nashoboye mu mishinga mfite nakuye mu buhanzi n'ubusizi n'ubwanditsi. Yego. Nubatsemo inzu, natunze imodoka, yego, mfite umugore n'abana n'impange ebyiri. Ngo bitwa bande subiramo ya mazina. Mbere nabyaye umuhungu n'umukobwa. Yego. Umuhungu yitwa Agasubyo Nsanzabera gira umugore. Agasubyo na gake. Agasubyo isubyo urabona isubyo ni ahantu baba barahaguye ishami cyangwa baratemye igiti. Yego. Noneho ni naho havaho ikindi giti gishibuka kizamuka. Ubwo wa kabiri wundi yitwa Gashami. Nsanzabera gira umugabo. Yego. Noneho mu batoya bakurikira yego ni abakobwa bombi. Umukuru yitwa Akarabo Nsanzabera gira abana. Undi yitwa Kabuto Nsanzabera gira ababo. Bose ni basanzabera. Nabo ngabo baje basanga abera atarabatindi ku mutima. Nta n'imiryango y'abera n'abaziranye. Ati murakoze cyane, ati Royal TV ndabakunda cyane, nitwa Petite. Murakoze cyane Petite, ati muraho neza, ati bonsoir Royal TV. Reka tubwire ko natwe turakwifuriza kugira umugoroba mwiza. Ati utuzanira abantu b'abahanga cyane,
uyu munsi nahisemo kubazanira abera gusa usanze abera. urakoze. ati uwo mugabo yatwemeje cyane, uyu bamwita Cecile, katubwiye ko natwe icyo twifuza ni uko tubagezaho ibyiza gusa. uyu ati muraho neza, turabasuhuje cyane, turabakurikiye 5/5, ati turabakunda, none ibyo bitabo twabikura hehe, atubwire n'igiciro kuri icyo cy'imitoma. uyu wahisemo cy'imitoma ati kabisa turagishaka, ni Maria ku Gisozi Gasave. Gasave imitoma y'abato, ikimitoma cyo kigura 6,500. abantu inganzo yabarakamye n'imitoma yabarashizemo. abantu bakeneye kongera kuzura urukundo rwakamye rukongera ukagaruka ku murongo. kandi burya ngo imvugo nziza ni mugenzi w'Imana. Yego, imvugo nziza ni mugenzi w'Imana. ngira ngo ibibazo byo ni byinshi ku bantu. ati uwo mugabo ararenze pe, abanyarwanda barasobanutse. n'uwitwa Chrysostome ari mu karere ka Rubavu. reka tubabwire abantu bose bari mu karere ka Rubavu, reka tubabwiye ko ikiganiro ni icyanyu kandi turabakunda cyane. uwitwa rero ntabwo izina rye rigaragara, ati muraho neza, ati ndabakurikiye cyane kandi ndabakunda. ati uwo mugabo ndamuzi, icyo namubonyeho arubaha, ntiyiyemera, ntiyirata, ati nakomerezaho, ndamwemera, Imana imukomereze ubugingo. arakoze cyane. n'ubundi rwose burya mu kinyarwanda ngo nta mwiza wisoma. Yego, nta mwiza wisoma uko wameze kose. burya ni umugani uhanitse ko iyo ushaka kuvuga umukobwa niyo mwiza akajana, burya ntabwo yakwirongora, ubwiza bwe burambagizwa n'abasore bakamukunda. nanjye rero ndi umusizi, ariko ubusizi nabuherewe abanyarwanda. Yego, ntabwo nahagara ngo nivugire ibisigo, cyaba ari nk'aba mukobwa w'ikirigisa agaseka ati buryo bwose ndanjye ndi mwiza. ariko muri make urakoze kuba unshimye, nanjye ndakubwiye ngo ndi uwawe ibihe byose. imigara ngiye kuyimesa inkindi nyihanagure, nimuhamagara nzaza mpamiriza. ati uwo mugabo ararenze pe, abanyarwanda barasobanutse. ngira ngo nibwo butumwa bwa Chrysostome. ubutumwa burimo kuza ari bwinshi cyane. banyemerere gatoya mbanze mpe n'umwanya ku bantu badukurikiye, ariko nanone bifuza no kuba baganira natwe binyuze mu majwi. dushireho noneho umurongo wo guhamagaraho. ibyo nanone mu gihe barimo kubikora, reka tubaye dusome ubutumwa bw'aba bantu. ati muraho neza, ati ngoboka wadufashe ugahuwa w'umwirongi ijambo akatubwira ko byerekeye inganzo ye. ati ni Mugisha Sadih, ni Nyamirambo. reka tumubwire ngo rero Gihana arahari, n'umwirongi urahari. ati ati ni Sharon, ati turabasuhuje cyane, ati ni Sharon, ati uwo mugabo akora no mu bukwe. inganzo yose y'abanyarwanda nayivuye imuzi nyigera umuzingo. mfite intango yayo nkagira n'indengo. ndi umusizi, amazina y'inka, ibisigo by'ubukwe, ndi umushingwa birori, bamwe bita MC, ndi umunyamisango, ndasabwa nkanasaba. umva byose by'ubukwe byose ndabimenyereye. nta kibazo gihari rwose, nuza kuntuma nzagutumikira. hari abantu ngira ngo ku murongo wa telefone batangiye kutwakura, ngira ngo bifuza kuganira natwe, twabakira. alo, yego, wagabanya volume yawe, hanyuma wagabanya volume y'icyo urimo kutureberaho, kongera volume yawe. ngira ngo ngira ngo hari abantu benshi badukurikiye. ati muraho neza, ati Royas ndabakunda, ati alo, uragabanya volume ya televiziyo yawe. reka tubwire abantu bose badukurikiye, abantu bifuza kuganira natwe, icyo bakora ni ukugabanya volume ya televiziyo zabo, hanyuma tukaganira neza cyane, hanyuma bakigira hirya gato y'ibyo barimo kutureberamo. alo, yego, alo, muraho neza, turakumva. muraho neza, yego, twakwakiriye. reka wose urahagana he? yego, uratubwira aho uherereye. uri Gatore Rusumo. yego, Rusumo. yego, urakoze cyane. ngo ibitabo babibona he? biriya bitabo ahantu biboneka ni muri Librairie Caritas i Kigali, Librairie Caritas i Butare, Librairie Kirezi no kuri Sainte Famille. ariko ukurikiranye ubwo uri aho za Gatore n'umuntu yabikugezaho uramutse ubishaka. wowe uzaba arize uburyo wambona, wenda nidusoza barampa umwanya mbahe nimero zanjye. rwose wahasiga mugezeho n'imitoma y'abato, wenda n'imizi y'u Rwanda niba akeneye. ndi na gacamigani, hano hari imigani imigenurano isobanuye n'ibisakuzo na byenda gusetsa. imigani 1500 n'ibisakuzo 1500.
imigani 1500 n'ibisakuza 1500 nabyenda gusetsa zigera muri 400. hari n'ikeshamvugo mu kinyarwanda ntibavuga bavuga n'inshoberamahanga zisobanuye. hano harimo inshoberamahanga zigera muri 700 ntibavuga bavuga zigera mu bice 17. umuntu akamenya ko imfura zifungura harya rubanda, imfura itajya kwituma ijya gutwikira ibirenge. imvugo nk'izo nziza amata batayamaramo bayagwizamo. imvugo umuntu akamenya kuvuga kandi akamenya ururimi rwe, akaba mu Rwanda aruzi neza. ni ibitabo byiza byinshi rwose ku buryo bihamye. Reka twakire undi muntu ku murongo wa telefone ariko alo twakwakiriye rwose. Yego, amazina wahita Nyagatare Robert. Yego Robert. Yego uri kuri 19. Umubare wo gutera umubanda, umubanda aho ujya wizaragiye katera neza umubanda nk'ako kera tukiwutera. None uwo musaza niba ari umusaza niwe n'umujene rwose. Imyaka 30 n'ingahe? 38. aranezeze kabisa ahubwo nubwo nabari iruhande ngo mukore mu ntoki. urakoze cyane urakoze. umuntu rwose utera umubanda niba yarabaye Uganda bibi. Aragusubiza. urakoze cyane. ngo wabaye Uganda? Wabaye Uganda. niho navukiye. Niho wavukiye? Navukiye Uganda. Yakurebye arakumenya. Yego. hanyuma nakuriye Nyagatare. Nakuze ndagira iby'inka bikuriramo nzi gutarama. ubu no n'igishakamba no gushakamba. Wakanyuzaho. Banze bampera umwironge kugira ngo babanze bumve. Reka mbanze. Iyi ni intwari ikomeye cyane yakandagiye isi ya simitutu. Ubu ni Gihana? Ni Gihana. Irindi zina ryo bakunda kwita ngo ni Kirisitu ni Fred. Ariko nkunda Gihana cyane. Gihana cyane. Gihana cyande? Gihana cya Rutamu. Akabanguka nzi ibisekuru byanjye. Yego. Murakoze cyane ati ntago ati nta makuru umuntu ntabwo ibyanditse byashoboye gusobanuka neza. Reka dusome undi nawe ubutumwa bwiyanditse muriho neza ati mwiriwe ngoboka ati nsuhuriza abo bahanzi ati n'uwo musore Gihana ati yongere atuvugirize umwironge nyango nibyo nari nkoze sankane nabonye ubutumwa bwe ati bishobotse ati murakoze ati rwose Nyaruguru muri Nshiri turabakurikiye. Urumva ko naho badukurikiye ati twaryohewe cyane ati bishobotse ati yajya ashira ibihangano bye kuri internet. Kuri interinete birashoboka ariko hanini nkunda kubishyira mu bitabo kugira ngo abantu bagire n'umuco wo gusoma. Abantu bagire umuco wo gusoma kuko nta nubwo abantu bose bafite interinete ariko ibitabo byose buri wese yashobora kubisoma. Reka nakire umuntu ku murongo wa telefone. Allo. Yego. Wigire hirya gato ya televiziyo yawe. Aha. Ntago bikunze. Ati uwingu yagize ati muraho neza ati turisamo duha ati uwo musore Fred ati numuhanga cyane ngira ngo ntago yarabwireye ko yabereka ubuhanga bwe. Ati murakoze cyane ngira ngo mumutubwiriye ati mutubwirire yongere. Haraza kongera rwose katwakira abandi bantu ku murongo wa telefone hanyuma ngira ngo tuganire tunagenda tunashiramo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye twabateguriye. Allo. Yego muraho neza. Yego muratubwira aho muherereye. Reka uzamure ijwi ryawe tukumve neza. Kabasinga Rebeka uri Kabuga. Yego.
urakoze cyane. Tugiye ku mitoma y'abato, tugiye ku mitoma y'abato cyangwa urategereza y'abakuru? Nibyo ni iyawe rwose, nta wundi wayihangiwe, irahari imitoma y'abato rwose. Yego, murakoze namwe. Murakoze cyane. Wabonye aravuga cyane. Ni umwisi w'amazina y'inka. Mu kanya azakubwira Kibamba yo mu bashamba imbambira mu ndege yose imbanda zibahanuza bakayikeza bakoma yombi. Ari hafi nawe azaza uzamubona. Nuko. Ati murakoze, tugushimire cyane. Ati ubu hari mu bantu bohereje ubutumwa, ati Ngoboka ati Mbandoga Rwasibo, ati uyu mugabo n'umuhanga kandi azi no kwita amazina pe, turamutumiye Igicumbi ku kigo cy'urubyiruko azaze adufashe. Rwose nababwiye ngo imigara narayimeshe inkindi ndayihanagura, ni mu mpamagara nzaza mpamiriza. Mwebwe mutegure gahunda, Igicumbi nahaciye ingando ngo mumpe umusanzu muhabone mwiza, nta cyatuma ntahaza, muzampamagara ubundi mbabwire n'akasongo yiha. Mwaba mukazi se? Ntabwo tukazi. Ubwo rero bazampamagare nkababwire akasongo yiha. Ubundi ryari rimeze ritembera. Ntabwo ryari risongoye buriya. Bazampamagare mbibabwire nta kibazo rwose. Anyicishije amatsiko nanjye nzagukurikira njye kubyumvira. Uzaze tujyane rwose. Ati Sanzabera Uwimana muduhere amahoro n'imigisha. Murakoze cyane. Ati muraho neza, ati ese uwo bari kumwe n'umusore afite imyaka ingahe? Ngo barimo gusabana amanimero, ngo nimero za telefone zo turaza kuzitanga twenda gusoza kugira ngo bigende neza. Ni umusore, ndi muto gusa ntabwo ndi toto, ubwo naho uti nkiri umutavu. Yego. Mfite imyaka 20 ikabaka 25. Aho ngaho. Naho ngaho. Ati muraho, ni Aiza cyane Kicukiro, ati nukuri ufatiye runini twe Rwanda rw'ejo ntabwo duhaze, uzamugarure uwo mugabo cyangwa ntatahe kuko twaryohewe cyane, turakora byinshi ku rwatubyaye pe. Reka noneho nanjye ndeke kubicisha amagambo, reka mu mwanya Sanzabe. Nuko. Abantu bakomeje kumva, ndimo ndareba ngo imitoma y'abato, ukatubwira ngo ibisigo, ukatubwira imivugo, ariko abantu bashobora kuza kwifuza wenda, nubwo nanjye nabinyuzemo gatoya, ariko ndifuza ko n'abantu bamenya amoko y'ibisigo. Amoko y'ibisigo ni ayahe? Ameze atatandukanira he? Abanyarwanda burya bari abahanga, ikintu cyose bahangaga bakagishyiraho, bashyiragaho n'umurongo kugira ngo bitazaba urujijo abazakurikiraho mu Rwanda rukurikiyeho bamenye ibyo ari byo. Ubundi amoko y'ibisigo ni atatu. Hari ibisigo by'impakanizi, hari ibisigo by'ibyanzu, hakaba n'ibisigo by'ikobyo. Ikibitandukanya ni ikintu kigari cyane. Mbere na mbere ibisigo by'impakanizi bivuga iki? Ubundi impakanizi ni ijambo ry'ikinyarwanda rivuga kuvuga wivuye inyuma nta rutangira. Icyo bishaka kuvuga ni uko ibisigo by'impakanizi ntabwo bijya birangira. Ukuntu byari biteye, byari ibisigo bivuga amateka y'abami mu busizi, bihereye ku mwami uriho bikageza ku mwami w'ibitekerezo ariwe Ruganzu wa mbere Bwimba, wategetse asaga mu 1312 kugeza 1345. Niwe mwami w'ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo niba umusizi ari ku ngoma ya Rwabugiri, yaheraga igisigo cye cy'impakanizi agahera kuri Rwabugiri akazaruhukira kuri Ruganzu Bwimba. Niyo mpamvu wasangaga ibisigo by'impakanizi akenshi byabaga ari birebire, ariko icyo byabaga bigamije ni ukurata, gusingiza umwami n'ingoma ye. Ibyo ni ibisigo by'impakanizi. Noneho ibisigo by'ibyanzu, icyanzu ubundi bivuga ni nk'umwihariko. Uburyo byo byabaga bimeze byabaga ari bigufi, ariko imihangire yabyo byavangavangaga abami bidakurikije iki ingengabihe yabyo. Rimwe na rimwe akavuga n'abami yishakiye, akavuga mu busizi. Ariko iby'impakanizi byo byaheraga ku wa nyuma bigaherekera ku wa mbere. Noneho ibisigo by'ikobyo, ikobyo ni ijambo rishaka kuvuga ni nk'agashya. Uko byo byabaga biteye, byari ibisigo umuntu yahitagamo umwami umwe wenyine, akaba ari we wavugira igisigo. Urumva byabaga bitandukanye. Iyo niyo miterere
y'ibisigo byo mu Rwanda rwo hambere. Ariko wakurikirana nuko icyo gitabo ntakizanye, ariko nacyo bazagisanga mu maribirori cyitwa kandi twibutsa ko ufite byinshi utazanye hano. Ni byinshi ntazanye, harimo n'icyitwa umuco mu buvanganzo, byinshi ndimo kuvuga birimo aho ngaho. Iyo ukurikiranye imihangire y'ibisigo, ikinyarwanda kiba mu busizi kiba mu moko 30. Kuvangavanga icyo kinyarwanda rero ukaremamo umwandiko umwe, nibyo byitwa ibisigo. Ubwo rero mu mivugire yabyo nibwo umuntu yavugaga ati iki gisigo ni icy'ikobyo, iki ni icy'impakanizi, cyangwa se ni iby'ibyanzu. Ariko ayo niyo moko y'ibisigo byabayeho mu Rwanda rwo hambere, ari nabyo dukurikiza muri iki gihe. Ariko mu mpakanizi hagendaga hagarukaho ijambo rimwe risoza buri gika, niryo bitaga impakanizi. Nk'iki gisigo maje kubabwira cyitwa Inyange idaharanira kwera, wakomeje kumva yuko harimo ijambo rigenda rivuga inyange idaharanira kwera, nasoza ibika nka 6 nkarivuga, ibyo nibyo bitaga impakanizi. Nk'igisigo cyamamaye cyane cyitwa Ukwibyara cya Nyakayonga ka Musare, yakunze kuvugamo ngo nabaze musange musangurire muhe urubanza mureka abanze. Iyo niyo mpakanizi yagendaga igaruka, mureka abanze, musige musagurire muhe urubanza mureka abanze. Agahita aterura Rwogera, yava kuri Rwogera ati nawe musige musagurire muhe urubanza mureka abanze. Agahita aterura Gahindiro, yava ari kuri Gahindiro akajya kuri Sentabyo. Ariko iyo mpakanizi igenda igaruka kugeza asoje igisigo cye cy'impakanizi. Ibyo niyo miterere y'amoko y'ibisigo by'Abanyarwanda, ibisigo by'impakanizi, ibisigo by'ibyanzu n'ibisigo by'ikobyo. Amateka akaba agaragaza ko mu Rwanda kugera ku ngoma ya Kigeli Rwabugiri nako kuri Mutara Rudahigwa hari ibisigo bisaga 400. Ariko mu mateka y'u Rwanda umwami wagize ibisigo byinshi cyane nawe twa Kigeli Rwabugiri wagize ibisigo bigera muri 41. Urakoze cyane, ngira ngo watubye ko mu bisigo harimo ibyasingizaga umwami cyangwa se abami, aricyo hanini byaga bigambiriye. Ariko twagiye tunabona ko mu mateka harimo n'abami babaga ari abasizi. Babaga ari abasizi. Ari abami babaye abasizi tuzi mu mateka ni 2 gusa. Ni Ruganzu Ndori, ariko nawe igisigo cye yagihanze afatanyije n'undi. Ariko umwami uzwi cyane mu mateka y'u Rwanda no witwaga Bihimazimpaka, niwe wagize ibisigo byinshi, wategetse asaga mu 1645 kugeza mu 1675. Ngo ni wayo umusizi bamugeragaho bakanamuvugiraho, bakanamuganiraho ngo yari umusizi n'umusinzi n'umusazi n'umusambanyi, byose akaba yarisanganywe. Ariko niwe mwami uzwi mu mateka y'u Rwanda wari umusizi. Hanyuma ngira ngo Sanzabe, aho urumva ibyo ni ibihe byo hambere. Hanyuma muri ibi bihe se ubwo busizi bwaba bukenewe? Ubusizi burakenewe, ariko cyane cyane ko burya agasozi katagira umukuru w'ishyano nabwo rikaharara. Ibyahanzwe n'abakurambere bacu kugira ngo babihange ntabwo byagira ngo birangire mu gihe cyabo, ahubwo byari ibintu bigira ngo bibashe gukomeza abuzuku ubuvivi n'ubuvivure babashe kubigendaho bubaka u Rwanda. Ibisigo birakenewe. Icya mbere icyo bikenewe cyo ni ukwigisha abantu kuvuga. Umuntu akamenya kuvuga neza, ntavuga tontoma, akamenya kuvuga umutoma, akamenya kuvuga igisigo gisingiza, bamuha ijambo akamenya kubwira abantu impanuro zibigisha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubusizi ni nyina w'ubuvanganzo bwose. Iyo bavuze nyina wumva icyo ari cyo. Nta muntu ushobora guhanga indirimbo ngo iryo hatarimo ibisigo. Nta muntu ushobora kwandika umwandiko w'umugani hatarimo ibisigo. Nta muntu ushobora guhanga filimi hatarimo ibisigo. Nuko ngo rero kugira ngo n'abantu bamenye kuvuga, bamenye kugira ubuvanganzo bufite ireme, ni uko ibisigo ari ngombwa. Icya gatatu ni uko ubusizi butanga ubutumwa burebure mu gihe gito. Ushobora gukora umuvugo w'iminota nk'itatu cyangwa 5, ariko nkatanga ubutumwa bushobora kumara n'amasaha 7 cyangwa 8. Iyi niyo mpamvu rero ubusizi ari ngombwa, kuko butuma umuntu amenya ubwenge, akamenya abakurambere ko babayeho, akamenya no kuvuga. Burya kuba utazi kuvuga ni ingorane. Kandi umuco w'Abanyarwanda umuntu agomba kumenya kwisobanura, akamenya kwigisha, akamenya kuganira. Kuko utazi kuganira yitwa igifura cyangwa se ikinyamusozi. Urumva ko ubusizi ni ngombwa. Murakoze cyane. Ka twakira abandi bantu ku murongo wa telefone. Nabonye mu bitabo ufitemo ibijyanye n'imigani, ufitemo n'urwenya. Ibyo byose reko bidutegurire, udushakire nk'urwenya baranditse. Allo,
twamwakiriye. Hari umuntu ku murongo wa telefone. Yego, twakwakiriye cyane, wazamura ijwi ukigera hirya hagati ya televiziyo yawe. Ntabwo uyu muntu turimo kumvikana neza. Ntabwo bikunze ko twumvikana, ngira ngo araza kongera ahamagare. Hari undi muntu ku murongo wa telefone nawe wifuza kuganira natwe. Yego, turakumva. Alo. Nitwa Mama Colombe. Mama Colombe, murahagana he? Ndi muri Nyakabanda. Muri Nyakabanda, yego, ikaze cyane. Twanejejwe n'uwo muvandimwe. Murakoze cyane. Sanzabera. Sanzabera, ariko ikibazo umuntu yibaza. Aravuga ibintu by'ubuhanga, hari nk'igitabo cyiza yavuze n'ubwo amafaranga umuntu atayamenya ariko yayabaza kuri library yatubwiye. Yego. Amateka. Ariko se ko nko mu birori usanga harimo abantu basigaye bavuga amakuru, bavuga ibintu bidasobanutse, nk'ubwo ko ari umuhanga, umuntu yamubona ate? Ahari yenda ari mu rwego rwo hejuru, ajya mu birori by'igihugu yenda simbizi, ibirori by'abantu ku giti cyabo yajyayo akabaca akayabo nk'ako baha bariya abantu batabijijutse. Urakoze cyane Mama Colombe, reka gusubiza. Hejuru ariko yatubwira akatumara amatsiko kuko aranejeje. Anatubwire n'icyo cyo kujya kuvuga amakuru mu reka yego, urakoze Mama Colombe. Icyo kintu cyo gisebya umuco w'Abanyarwanda n'ururimi rw'Abanyarwanda. Yego, nta muntu ukwiye kujya mu bukwe we nibamutumira avuga amazina y'inka aze yigana Perezida Kagame, aze yigana abandi ayihurume, aze yigana amajwi y'umuntu kanaka, wumva avanzemo amazina y'inka azanyemo na Bibiliya. Ntabwo ari umuco. Amazina y'inka ni amazina y'inka kuko kandi arazwi. Mu mazina y'inka harimo amahamba, harimo amajuri, harimo ibihamagaro. Ibyo byose ni ibintu bikorerwa inka. Mu magambo make rero ntabwo biriya tubishima, ni ukuvangavanga, ariko mu Rwanda rwacu burya dufite abantu bita ba mpange mpembwe. Mpange mpembwe. Icyo agamije ni ukugira ngo abantu abasetse, bamuhereze amafaranga yigendere, ariko twebwe icyo dukeneye ni ukwigisha Abanyarwanda umuco ugasanga ugamba muri bene we. Ntabwo rero abo bantu tubashima, ntabwo ari na byiza kugira ngo ugende usetsa abantu, uvangavanga ibidahuye, uzanemo n'ibishegu mu Kinyarwanda. Ibyo ntabwo tubishima. Noneho nkumara impungenge, ndahari rwose, ntabwo ndi umuntu uhanitse w'ibiciro biri hejuru, ndi Umunyarwanda mugenzi wawe. Icy'ingenzi mfite mu muco wanjye ngira no mu myitwarire yanjye ni ukwigisha Abanyarwanda, nkabasubiza ku isoko, ntibakomeze guhohomera ibizi by'ibirohwa, kuko icy'ingenzi ni uko tugira igihugu cyubakiye ku muco n'ururimi rwa bene cyo. Ubwo rero nunkenera rwose uzambona tuganire. Usibye no kuri icyo, ubundi hari n'intego nihaye mu buzima bwanjye. Urabona nzi amateka y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 300 kugeza ubu ngubu twicaye ahangaha, guhera muri 300 kugeza muri 2017 na gatandatu. Ntabwo rero abantu bashobora kumenya amateka batayabwiwe. Nta muntu ushobora gukunda igihugu atakizi. Ubu rero intego yanjye ni uko abantu bashobora kwishyira hamwe, ba 20 30, nkatanga igihe cyanjye nkajya kubahugura bakamenya u Rwanda. Urumva rero yuko uwo musanzu ndawutanga, kandi ngutangira ubuntu. Ubwo rero ndi umwarimu w'igihugu, ndi umwarimu w'Abanyarwanda. Uzankenera wese tuzaganira, kandi mwereke inzira igana heza. Ubundi hari ikibazo hano cyagaragazaga ati mutubarize ese ko yavuze ko yize ekonomi, ati ibisigo byo byaje gute, yabyize he? Ibisigo ni impano yoguza umuryango w'iwacu. Nari mfite sogokuru yari gacamigani, ariko akaba n'umwise w'amazina y'inka. Izo mpano zombi ndazifite, ariko ngewe ikiyongereyeho nuko ari ubusizi. Ubwo rero bituma mu mpano, iyo ikintu ari impano aba ari icyawe. Bitandukanye n'ubwo uvuga ngo jya kwiga ibi. Ekonomi narayize, nyiga, uzi ko iyo umuntu atsinze segonderi bamubwira ngo uzajya kwiga. Bakohereje iyo ngiyo. Cyane cyane ko njye mu bintu bya mbere, usibye n'ubusizi no kwandika, nzi umubare mu rwego ruhanitse. Uzi umubare? Umubare ndawuzi, ni nayo mpamvu banjyanye muri ibyo by'ubukungu. Ubwo rero urumva ni ibintu bifatanye byagendanye. Njyewe impano yanjye ni ubusizi n'ubwanditsi. Noneho rero ni uwo mubare unjyana muri izo za sayansi za ekonomi. Ubu ufite ikihe cyiciro?
ndi muri ntuza, ndi muri bac muri ekonomi. Nuvuga ngo uri lisansiye muri ekonomi? Oya, ndi bac, ni icyiciro cya mbere. Hari umuntu aza ati muraho neza, ati se ko twumvise igisigo waduhaye ni iki? Cyitwa Inyange idaharanira kwera. Ati se nta gisigo kigaya, ati nta gisigo kigaya umugore w'icyohe? Byose biba, ariko icyo ntabwo cyitwa igisigo. Igisigo ni ugusingiza, ahubwo ubwo biba byahinduye isura bikitwa iki? Umuvugo. Umuvugo nawe mu kanya ndawubaha, ndayifite rwose, mbabwire umuvugo ugira icyo uvuga. Hanyuma se uretse ibijyanye n'uyu murimo cyangwa se n'uyu muhamagaro, reka tuhite umuhamagaro da, ubundi mu buzima bwa buri munsi ukora iki? Ubundi ngewe nkora mu bintu bitandukanye, harimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, harimo ubuhinzi n'ubworozi. Sasanza we urandenze, reka nkureke. N'amabuye uracukura? Zose si inganzo. Nayo ni inganzo ndayicukura rwose nkajya kuyahiga. Urumva ko muri make ndi rwiyemezamirimo. Barakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane namwe. Reka tubaye dukurikire rero gatoya cyangwa se kanini mu mwanya munini uwo muvugo. Uwo muvugo rero witwa ute? Uwo muvugo nawise ngo ndambiye kuba umukarasi. Ndambiye kuba umukarasi. Gashyira telefone hasi. Ngo urambiye kuba iki? Ndambiye kuba umukarasi. Byari biturutse ku Kisanzawe? Ubundi umukarasi, ariko reka mbanze nguhishure buze kumbwira ahubwo ibyo wumvisemo ubone kumbaza. Ndambiye kuba umukarasi, ngwino dusezere ubukarasi. Ndahonda impanga ngana impanuro, ndavuza impanda mpuruzabo, se kubw'impanuro mfite uyu munsi nawe wumva impuruza zanjye. Ngwino dusezere ubukarasi. Ndavikusi ngikasi kazi mvaho rivuka njyaho rirenga, ndafata inyundo n'izo manga, ingabo zose zigana urugamba zivuga amacumu acungura umuntu. Ndagenda hose ndagaba nkunda, ndagaba ibyanjye ngana iby'ibwami, ngo ubw'impana zizavuga hose, umuzuko uzabe mu wacu ikuzimu habura umuhigo. Ndigunze mfite agahinda, ndavuza induru mpoza izo mpundu, izo ndirimbo nimuzihoshe munshicire munabishima, maze dushukanye ibyo byago. Ndabona ijuru riganje ibyiza, ndabona iteka batabigenda, ndabona insinzi ibyina iteka, nabona jambo ijuru rikeye. Ndambiye kuba umukarasi. None namwe nimuhuguke dugone kugaba ibyiza, ntimubi intati mutaba inganzwa mu nganzo ubuzima bwiza rugira Imana agaba ku buntu. Icyo uri cyo cyose se nkikwatse, niba ukomeza ukundwa imigambi yawe ikomeza iganze, imigabo yanjye niyo kugondwa, kuko ndambiye kuba umukarasi. Ese wowe ntacyo wumva? Wanteye ingabo tukagenda tukaba intore za rutaneshwa, ko dushaka tutahakunzwe, tukaguha cyutagaye byiza tukazaho zo mu bishingwe. Ndabona benshi bavuze cyane, ndabona handi atagihanzwe, nkazo ubwo nkegurwa n'agahinda nkitsitse umutima nsikimba, ntambirwa kuba umukarasi. Kupakira abandi bakagushima muri iryo gare rigana ibwami, kucyo usigara wisihinga maze ubwo ukisoma ubutitsa, nyama buriya tuba tujyanye. Si uko wanze kujya iyo byenda, nuko wimakaje ibyo ukunze maze iryo gare ubwo ukarihunga kandi urigana harera, ntambirwa kuba umukarasi. Uraririmba bikakubera, amajwi yawe akanoga hose, abagushimiye baguguka bati byiza mfurazi wacu. Amajwi yawe akanoga hose, akayingayinga cyajye mbe na Rusifera ajya gahebuza. Imiziki yawe igahoza benshi bakikanga ijuru ryaje. Nyamara ibyo byose uhura uririmba wibumbije kuri imbata y'ubwo busambanyi n'ubusambo, ukaba icyombo kigana umwaro, nyamara utemba ugana ibanga. Ntambirwa kuba umukarasi. Mu bibwiriza uzimya ibyaha ibyahanuwe bikahashinga, abagushimiye bagahuguka bati ibyo byiza mfurazi wacu. Ubuhanuzi ntibugusibe, ugahanura ibihabya benshi bamenya bitabigenda bakabyegana bagusanga ngo uzubereke izigana heza. Iyerekwa ryawe rikabikoma ugakoma kamuhuza bose ngo bahugukire ibikorwa byawe, izo warose zikaba kimwoma. Nyamara ibyo byose uhura urimba, ko mu nsengero w'icyatwa ukaba igice cya micaca, ugacirwa imigani na bose, wasezeye ubukarasi. Utura menshi kuko yatunze, utorwa henshi kuko ibikwiye, ukaba mukuru mu bakambwe, ukaba inkingi imwe ya mwamba, ugashyirwa iteka iyo ku ruhembe. Inama nziza z'ingeri zose, ingamba nziza zigena ibyiza, n'izo mpano ziha n'ibigande zigahirwa iwawe nk'umukuru mu bakambwe. Ariko ikibabaje cyane ni uko mu nsengero w'icyatwa wagera hanze ukaba icyago, ukaba gica cya micaca, ugacirwa imigani na bose. Ko mpanura ameze nk'impewe nkaba mpanura abatabishima nabo nashinzwe batabishaka, none nteriye ntero ngo nzagorerwe n'iyampanze. None ntero uyu munsi namwe muyikize nk'intore, ntimubi intati mutaba inganzwa mu nganzo ubuzima bwiza rugira Imana agaba ku buntu. Ubukarasi mvuga ngaha ni ukuba icyapa kiyora abandi ukabereka izigana heza, nyamara usigaye mpeze nk'impewe. Cyono sezera ubukarasi wikwisinga atagushaka, wigoke utagaba ibyiza, utazagononwa uheruka ugaba datagaba ibyo byiza.
ubutabera ukuri bukurange kugira ubuntu bigira intego ineza yawe garura ibyango inama zawe zigabe tuze zitoze benshi kugana imana pfumbatura ugenera imfubyi aho upfakazi ubaho icyanzu cyasubiza ibibazo byabo batabyenda bakuririmbe kuko utayemewe kubaho ibyiza bana neza n'izo ntama zazimiye mu bana ngaza umutima ukunze umuco mwiza wuje ubumanzi ni no nshimbigira iragira intama ariko ikinyenzi kuruta byose gira urukundo rutagerurwa nirwo rutoza ubupfura bose niko gusezera ubukarasi ubona abandi utazajya reka nsoze ntasiba inganzo nzayisuka urya munsi mu wundi mwaka ngarukamyaka ubwo tuzasoza urugendo dusesekaye mu ijuru heza tukajama n'ijuru ryose tukaba dukiza uwo satani igihe icyaha cyatubase tukabisanga n'ingoni na yesu n'umusozi w'ubuzima bwiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen. arakoze cyane ngo ni Sanzabera Jean de Dieu. ndambiwe kuba umukarasi ndambiwe kuba umukarasi muri make reka nsubize icyo kibazo wambajije ubukarasi navuze yego ni ukwereka abandi mu nzira igana mu ijuru wowe ukazasigara ubukarasi ubundi ni ijambo ryatangiye mu Rwanda mu 1986 biturutse kuki icyo gihe nibwo amatagisi vuwatire yatangiye kugenda mu Rwanda noneho umuntu agashakira undi abagenzi none byaranogeye umuntu araza ngo Nyamirambo imodoka akayuzuza ariko se nkubajije iyo yuzuye iramujyana arasigara yayipakiye apakiramo abantu imodoka iruzura arangije iramusiga aha rero icyo nashatse kuvuga ni abakarasi mu by'Imana pasitoro wirwa bibwiriza akabatiza abantu agakiza imitima ariko we akabereka inzira igana mu ijuru bakazasigara uwo ni umukarasi niyo mpamvu nahise ngo ndambiye kuba umukarasi kupakira abandi bakagushima muri iryo gare rigana ibwami kuki usigara wisihinga maze ubwo kwisoma butitsa nyamaburiya tuba tujyanye si uko wanze kujya iyo byenda nuko wimakaje ibyo ukunze maze iryo gare ubwo ukarihunga kandi aho rigana harera hasezeye ubukarasi ni uguhugura abantu kugira ngo ibyo yimeje byo gukorera Imana byo kuba indahemuka mu bantu Imana yaremye babashe kubishimangira kugira ngo ijoro twirwa turirimba tuzibane n'Imana mu mahoro. Yego aho dushoje ugira ngo iki reka nsoze ntasiba inganzo nzayisuka urya munsi mu wundi mwaka ngarukamyaka ubwo tuzasoza uru rugendo dusesekaye mu ijuru heza tukajama n'ijuru ryose tukaba dusezeye isi ya kera dukiza uwo satani ducyaha icyaha cyatubase tukabisanga n'ingoni na Yesu niwo musozi w'ubuzima bwiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. murakoze cyane reka duha abantu badukurikiye umurongo wa telefone hanyuma mwanya muto turajya mu mazina y'inka reka twakire umuntu ku murongo wa telefone wakwigira hirya gato televiziyo yawe. Halo muraho neza yego twakwakiriye amakuru ni meza cyane muherereye agana he murakoze cyane mwakoze namwe yakwigishije rwose ibintu cyane twakarabye nawe ariko rwose nakomeza kandi nagire ibyo ni igitonyanga mu nyanja rwose inganzo iracyari yose gerageze nibura wigishe n'abandi ibyo bihangano byawe ntuzabivane ubigaburire abandi ku buryo buri muntu wese ibyo bihangano byawe bitazigira byibagirana mu iteka ryose. murakoze cyane murahagana hehe rero ndi mu Gatenga banyita Tomasi. urakoze cyane Tomasi. n'uwo munyamakuru nawe ndamuzi cyane Kicukiro banyita ibintu nimba akibwira. urakoze cyane Imana iguhe umugisha reka twakire n'abandi. arakoze cyane Tomasi Nyango urumva ko mu Gatenga nawe arahabaye kandi arimo gukurikira Royal TV ni umwanya wanyu rero. halo yego twakwakiriye ngira ngo turamwumva ngo ntabwo aramenya ko twamwakiriye kandi twanamuhaye n'ikaze ariko nanone umurongo wa telefone dufite undi muntu nta yindi nimero mushobora guhamagaraho niyo murimo kureba kuri screen zanyu hanyuma mugasangira natwe ibitekerezo. yego halo twakwakiriye halo yego turamubuze rwose turamubuze
ariko ntacyo ntari bagera akomeza akurikirane Royal TV yego kugira ngo arebe ibyiza bye. Yego twakwakiriye. Halo? Halo, muraho neza? Halo? Halo, turakumva? Yego, wazamura ijwi ryawe? Halo? Yego, muragana he? Yego. Uza papa gasubyo cyane. Papa Gasubyo? urakoze Papa Gasubyo arakumva rwose. ninde Yadushimishije bikomeye cyane n'ibivuye ku Gisozi. Yego, muri ku Gisozi? Yego. ndi umuturanyi wawe aho ngaho ku Gisozi kibi cyaguyeho umwami, amateka yawe urayazi? tuzayasubiramo nitwinjira mu cyiciro cy'amateka, turacyari kumwe, nkubwire ibyambaye na njyahe, nkubwire n'ukuntu iwanyu habaye ku Gisozi. Rwose ndahari nta kibazo. Ntuzajye gusaba amata hakombwa iwanjye avuna imitozo. Yego Sawa, urakoze cyane. urakoze Ni ikosa rikomeye rwose. Bazagira umuntu ujya gusaba amata ngo ahakombwa. amata aho akombwa. Ahakombwa rwose. Halo? Yego, twamwakiriye. Yego, turakumva? Twamwakiriye kada, ntabwo bishoboye kumvikana neza. Hari abantu bagimo kugira ati kontakte ze zirakenewe cyane. Turazimuha buretse Niko bimeze. Burya hari mu gitaramo ubundi habamo mu mudiho w'intore. Ubundi ugira ibyiciro bine. Yego. Hari icyo bita kugwa mu nka, gutanga inka, Yego. kugaba inka, ni ibice bitatu. Kugwa mu nka, gutanga inka, no kugaba inka. Yego. Ubu rero wenda twaba tukiri mu ntuza mu kugwa mu nka. Igitaramo turacyari nta kibazo dufite n'umwe turawufite. Nta kibazo dufite, wowe hafi gusa nimero urazitahana. Ati muraho neza, ati uyu we aranyemeje pe, ariko afite n'impano yo kwibuka cyane. Niba mu buzima bwanjye impano nshimira Imana ntabwo njya nibagirwa. Yego. Amatariki yose nko muri iki gitabo cy'imizi y'u Rwanda, yego, harimo icyo bita kronoloji cyangwa se iminsi mikuru y'ingenzi yaranze u Rwanda, yego, guhera muri 300 kugeza 2015. iyo yose muri icyo gitabo yose irimo uwashaka kumenya ngo itariki ni habaye iki mu Rwanda yabisangamo. Impamvu nanabishyizeho ni kwibuka nicyo kintu cya mbere mu buzima ngira. Ntabwo njya nibagirwa. Ikintu ntajya nibuka mu buzima ni uwangiriye nabi, ariko uwangiriye neza niyo muntu nzirikana kuruta ibindi. Kuko ngewe ndi umuntu uri positive. Kureba ibibi by'abandi ntibijya bindeba, ahubwo ndeba ibyiza. Ngoboka yangiriye kuri iyi tariki ya 26, azirikana Gihanda twari turi kumwe n'abakameramani, ku buryo mbyandika mu mateka yanjye ko ntazabyibagirwa. Ariko uwantutse n'uwambwiye nabi uwaca ntawe uzi inyombya kuyomba nyine ubwo yakoze iby'ibyanjye ni ukuza gutaramira abanyarwanda. Ntabwo njya nibagirwa, nabyo mbishimira Imana. Ariko ahanini icyo mbikesha, ubundi narebe mu muryango w'abakristo w'abadivantiste umunsi wa karindwi. Mu mutwe wanjye nta kintu cyitwa inzoga kigeze kingiramo, nta n'ikiyobyabwenge nanyweye. N'ubuzima nabayemo narezwe mu buzima bwerekana umurongo ngenderwaho. Imfura zibaho gutya, rubanda babaho gutya, umwana mwiza abaho gutya, umukuru abaho gutya, umwana gutyo. Ngira n'amahirwe ngenda mbifata ku buryo bituma mbasha kubana n'abantu bose amahoro, nkabasha kwibuka, nkabasha kutibagirwa. Nabyo nkambishimira ababyeyi, nuko ntabariho burya ngo ntabyera ngo de. Yaba nari ndi kumwe nabera bose na nzajya ibwami, umva ndi mukuri imitsinzi, ariko Imana izabaho iruhuko ridashira. Bobera bose yari umubyeyi, yari mama, nzajya ibwami yari data. Uvuze ko utajya wibagirwa ku kintu cyiza, niki kintu cyiza wibuka cyaba cyarakubayeho? Ikintu cya mbere cyiza nibuka cyambayeho ni ijambo sogokuru yambwiye mfite imyaka 7. Ufite imyaka 7? Yakubwiye ngo iki? Yarambwiye ngo iryo ni nkiri muto, ngo ujye wishyiramo mu buzima bwawe ko ibuye wariteka rigashya ukarirya. Ujye wishyiramo mu buzima bwawe ko ibuye wariteka rigashya ukarirya. Ashaka kugaragaza ko nta kintu mu buzima kitagira gite kidashoboka. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri cyanejeje mu buzima bwanjye
ni umunsi na perezida nashyiraga ahagaragara umuvugo wa mbere mu buzima bwanjye, yego, wabaye ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi, habaye umunsi wo kwibohoza kuri stade Amahoro. Nibwo nashyize ahagaragara umuvugo wanjye wa mbere witwa Gasubira ku isoko. Ubwo hanyine biruhana inkoyoyo kugeza na magingo aya ngaya. Ibyo ni bimwe mu bintu bya mbere. uwo ari umuvugo wawe mu waduhaye, ni waduhaye? Oya, iyo ni ubona undi we witwa Subira ku isoko. Urawuduha nawe? Urawuduha nawe cyangwa nako ntujya wibagirwa? Niba ngo warawibagiwe. Ntago nawibagiwe, ariko mfite ibyo nateguye, ariko turacyari ku mivugo 408 z'ubwo mwazayirangiza. Ntago twayivamo. Nawe nzababwira. Ibyo ni bimwe mu bintu byanejeje. Ikindi cyanejeje kurutaho, njye mu buzima bwanjye nareze abana benshi. Wareze abana benshi? Ariko abo tuvukana ni 3. Urumva ko urabona ugira utyo wajya kubona ukabona nko ku musozi jenoside irangiye, umuryango hari abantu benshi abana b'imfubyi abo mu muryango, nkabona baraje ari njye mukuru nubwo nari muto, nkabona abandi baraje naho nturi Kigali abandi baraza. Nk'abantu benshi waratunze nko mu nzu ni bangahe? Natunze abana bagera muri 20 mu nzu, kandi abo tuvukana muri abo nta n'umwe wari urimo, aba babaga mu mashuri. Noneho rero ariko icyo nshimira Imana ni uko twabanye, niyo havuye umugisha. Natunze abana nka 20 mu nzu. Noneho nkahora mvuga inti Imana uzampa abana. Noneho Imana igiye kubikora kazajya gukubira, inkubira kabiri. Ushaka umwe iguha babiri. Reka iwacu nta kamwe kahaba. Byaye impanga kabiri. Ibyo ni ikintu cya mbere cyatumye nishima mu buzima bwanjye. Imana inyereka ko ntari njyenyine mu muryango. Urumva ko ni ikintu nishimiye nkuze kugeza na n'ubu. Reka tujye mu mazina y'inka rero. Amazina y'inka nayo tuyinjiremo, ariko kuko mfite mugenzi wanjye Gihana w'umwisi nawe aramfasha. Nk'uko iki gitabo Imizi y'u Rwanda kibivuga, iki gitabo ni kimwe mu bitabo nanditse kivuga imikino n'imyidagaduro y'Abanyarwanda. Mu Rwanda rwo hambere habagaho icyo bitaga ubuvanganzo nyemvugo bw'ibwami n'ubuvanganzo nyemvugo bwo muri rubanda. Mu buvanganzo rero nyemvugo bw'ibwami habagamo n'amazina y'inka. Ese amazina y'inka ubundi ni iki? Amazina y'inka ni ibisigo n'ibisingizo byasingizaga inka kubw'akamaro zifite. Ubuvanganzo bw'amazina y'inka bwatangiye ku ngoma ya Gahindiro. Gahindiro yategetse asaga mu 1746. Arabitangiza, atangiza amazina y'inka, abazi akamaro kazo, abahanga batangira kuzisingiza ndetse bazirata ku bw'akamaro kazo. Ariko ubundi amazina y'inka agira n'ibindi, ni ibisingizo, ni ibisigo. Ku muntu habamo ibisigo, amazina y'inka ni ibisingizo by'inka. Ariko inka zikagira n'ibindi bita amajuri. Amajuri ni indirimbo baziririmbira zitaha. Hakaza n'izo bita amahamba baziririmbira, nuko amahamba baziririmbira zitashye, amajuri baziririmbira ziri ku ntuza ku bibumbiro. Hakaza rero n'ibyo bitaga ibihamagaro baziririmbiraga zirimo kurisha. Amahamba, ibihamagaro n'amajuri urumva aho byakoreshwaga, ariko amazina y'inka yo yakoreshwaga mu kumurika inka, kuko zaramurikwaga nk'umutungo kamere w'igihugu, nk'uko tubibona cyane cyane mu bintu byo gusaba. Ni uko ngo yakoreshwaga mu kumurika inka, cyane cyane inka z'inyambo, cyangwa kuzigaba cyangwa kuzikwa. Ibyo bintu bitatu. Noneho amahamba yagakoreshwa bazicyuye, amajuri bari kwireba ku mabumbiro barimo kuzuhira ngo zimwe, ndetse hakaza n'ibihamagaro. Ni ukuvuga rero mu magambo make, ibyo byose nibyo byari bigize amazina y'inka mu Rwanda rwo hambere. Kera habayeho abisi benshi babayeho, nabo tuzi cyane mu mateka y'u Rwanda. Nabavugamo hari nk'uwitwa Nkibiki wabaye ku ngoma ya Gahindiro, uwitwa Mugaragu wabaye ku ngoma ya Gahindiro na Rwogera, hari uwitwa Bwarike bwa Mahanane, Bukambe, Bikungero, Ndangamira, Mareba, Rukazambuga, Rutaneshwa, Ndibyariye, Nyagahungu na Sebikara. Abo bose nibo bisi bazwi mu mateka y'u Rwanda, kugira ngo
tumenye uburyo byagendaga mu magambo make rero ibyo nibyo bijyanye n'amazina y'inka ngayo nguko rero ariko igikuru ni ukumenya ko byari ibisingizo by'inka kubw'akamaro zifitiye abanyarwanda. noneho mudufashe kugira ngo n'abantu bashobore kumva se mu by'ukuri amazina y'inka ameze ate. amazina y'inka urebye ahangitse kimwe n'ibisigo ariko yagasingiza iki inka. nibyo rero ngira ngo twumve noneho. reka noneho ahubwo duhe Rugari Gihana atubwire rimwe mu izina ry'inka afite. nagize nti ni Gihana ni inkotanyi y'umukere itimirana umukoro mu ikotaniro ry'abahizi. yego rudashagasha nshingura rutinduka mvuna ibigwi nyir'ingabo y'intare nitabara intambara nta gishyika. yego ngiye kubabwira amazina y'inka yitwa inka y'abajiji. zirimo inka y'abajiji umugabo wigema aho batinya ingabo zishinze imyata amacuma ahese iminega rutiriza mbuga rwa mpabuka. zirimo gitari bambuza iminega igahora ishinze ibigwi by'indamutsa induru ntiyumva ngituze indirikirwa itaha mu rwoga urwamo rusanganira impeta impundu zikwira mu gihugu hose bavuga ko haje umuhozi w'urugamba umwami ahamagaje iz'imurambi umwimirizi ntiyazikerereza zirongoza ingo zikabare zikabuza impinga ya Nsindabarora isonga y'ingabo nziza ikaba isata yariboye ingondo ingeri ziteraniye inyamihigo ziratunguka abavuga ibihogo baratuza iranga ntiyarushya itambuka na zimwe mu z'amaboko y'inkuba zigira intagurika isohoka impundu zigera ku mukingo urwamo ruyitera amarere bati nimuzireke zigabane impundu zigira Gihana wazigabye. akaba ariyo nka y'abajiji ariko nuko urumva ko iyo bajyaga kwita amazina bashoboraga kuvuga ngo ni inka ya Musoni inka y'abajiji ubajiji ni inka n'umuntu inka ya Sanzabera akagira inka y'abana inka yanjye ubundi yitwa Kibamba mu mashyamba imbambira mu nduga yose imbanda ziba zihanuza bakazikeza ku yombi yitwa Rwikubiri kubije iteka urutundo z'amahanga ishyo ry'iha nyanswa abahanya bayima amaso ikasono ry'ubutwari yitwa urwego rw'abadatanitani bakabatana ibitani n'ibisamba nk'abasangira ubusa iteka. zirimo sinosiyo nturi yasizwe n'umushakamba ishakira ryinshi mu ntwaro zigana iwacu ni iya sano zisa isahindiro ry'abahannyi ihahiro ry'abahuje ijambo rimwe rituje riturwa sine y'iwacu niyo biganza bigabe byiza imbyaye byari Rwanda tukareta abatoni iwacu ayo micuko yakwica umukubo cyangwa kuri kagezi bukambwe ikandagira kwiremba iganiye mu ngombe ibyansiye kurembiye ku mbere ku yombi bibuganiza izo ndatwa ivumere mu bikare bakora bavuza impundu nimero zikaba irwungi ntoje gacinya akazi tuzwo dufuta wuciye umusaza n'umukenke umukecuru umutoza abona ko injome bagasoma ko batatuje bakajamo bafite ijambo umwese wayo narayisanze nsinzivuza siba nyita inka y'urukundo kwanza abanyarwanda. ubu ni Sanzabera niyo nka ya Nsanzabera iyo ni inka ya Sanzabera iranahari ariko iranahari mfite inka ndatunze. reka mvana ku murongo wa telefone umugabo ndi kumwe hano ni umutunzi nta kibazo afite habe ntabwo ndi umworozi ndi n'umutunzi ariko ngira ngo uzi gutandukanya umworozi ni umwe ugikora icyo bita mu gifaransa multiplication. uriya nkuriya bahaye gahunda yagira inka cyorora gahoro gahoro ngo azagwize amashyo n'amagana ho ni umworozi amahoro umutunzi ndi umutunzi uzira amatungo ngira amashyo n'amagana aroroza ubu ngubu aroroza ntabwo ubu mu minsi nibyo ushobora kumva nkugabiye Kibamba. urakaze cyane ku murongo wa telefone twakira abantu yana dukurikire cyane babwiye ko kino kiganiro Royal Live giterwa inkunga na Konka Group Limited abenshi murayizi mu bikoresho bigiye bitandukanye nayo mutera nkunga mukuru w'ikiganiro burakabiri na gatandatu kuva ku isaha 3 tuba turi kumwe namwe ngende Claude Ngoboka uyu munsi ndi kumwe n'abataramye Sanzabera Jean de Dieu ndetse na Gihana cyande cya Rutamo turi kuganira turi ku busizi turi ku vanganzo turi ku mazina y'inka kugira ngo umuco twawugezemo neza cyane. Allo Royal TV. Allo turakumva cyane. Allo ni byiza umwana ashaka imitoma y'abato namwumvise ni amahoro arashaka imitoma y'abato tuguhe kano gatabo yagiye arakoze cyane. Allo twamwakiriye. Allo muraho yego yego ni kuri Royal TV turakumva cyane. Mwe murahagana he? mwe muri Musanze ndi kumwe na Sanzabera aho ngaho muri Musanze hari muri Rwankeri y'Abarindi icyo cyari igihugu kwacyo rwose. u Rwanda rwafite ibihugu bigera muri 29 ndakumva nshuti y'abeza
ibintu bifatanyijwe inganzo ekonomi njyewe ndi rutatuzi ntiwamenya ibyanjye amabuye y'agaciro ntiwamenya ibyanjye ni uko niberaho nyine nagira ingeragere imitima igenera uyihawe kongeraho no kurera impange ebyiri nyagasani yaramuhaye rwose yarampaye arakoze cyane ngira ngo ni mu karere ka Musanze mva ko nabo badukurikiye natwe tunabasuhuza cyane twakira undi muntu ku murongo wa telefone yego yego twakwakiriye muratubwira aho muherereye ahagana he yego turakumva cyane yego watanga igitekerezo cyawe ndi kumwe na Sanzabera na Gihana ntacyo ntabwo bibanza bigarukiye aho hari ikibazo ariko kigira giti mwamumbariza ati niba n'umugore nawe ari umuhanzi madamu wanjye ibyo akunda cyane ni ukuririmba yego usibye ko atabigiyemo cyane ariko yaririmbye agahanga n'imivugo mitoya yego muri make twahuye duhanye twabaye mahwane tudahuje amarere yego gusa ni umuntu ukunda umuco yego n'ibiwugize byose akaba ari na kimwe nshima Imana ko yampaye umuntu tugenda umujyo umwe kuko burya hari igihe uhura n'umuntu ukabona murabyina urunyurane nk'umudiho w'imbwa yagira ati igitabo undi akazana ikindi n'ibi bitabo byose ubona byinshi byabaga mu kabati ariko byinshi nabisohoye aho mushakiye ni umuntu ukunda ibitabo cyane ukunda umuco ati murahane ati mwiriwe ati ni Anastase none se ko numva arimo ngira ngo ati none se ko numva arimo kutubwira inshoza y'ibisigo ati ni gute ashaka kutubwira ko afite ibisigo nkaho hakiri abami ngira ngo icyo ngicyo nibyo nasobanuye yego ubusizi bwasingizaga umwami n'ingoma ye yego ariko bitewe n'uko abami batakiriho ntabwo ibisigo bikwiye gucika yego dukwiye gusingiza abacu tugasingiza ibyacu yego ni ukuvuga ngo dushobora gufata inshoza y'ibisigo bya kera tukayiha ibisigo by'ubu yego ntabwo icyo gihe ariko twumvikana yuko hari icyo twita agomba no kumenya habagaho ibisigo hakaba n'icyo bitaga ibisigo nyabami bishaka kuvuga yuko habagaho n'ibisigo bitari ibya hehe bitari iby'abami yego icyo nicyo cya mbere agomba kumva ni ukuvuga ngo rero twebwe inshoza dufite n'iy'ibisigo ariko bitari ibisigo nyabami niyo tugenderaho ushobora kurata iriya kamera ukarata igitabo ukagisingiza ukarata itara ukarisingiza inshoza aba ari imwe kuko burya ubusizi ntabwo buhinduka nubwo ari ubwa kera ariko inshoza yabyo burya aba ari imwe hari umuntu wagize ati muraho neza ati ndamushimye cyane nkaba musaba ko ngo mu buhanzi utashyiramo imyizerere yawe ngo ukomeze uba uwa gihanga ntabwo nashyiramo imyizerere kuko n'undi icyo nemera n'Imana imwe Imana y'u Rwanda yego kandi nkanayishimira nkanayubaha nkanayikunda ntabwo icyo ntemera ni imyumvire y'amadini ahubwo nkurikiza imyemerere y'Imana yaremye ijuru n'isi ariko ntabwo wabura guhana abantu kuko rega burya imico mbonera y'abanyarwanda ntawe itandukana n'iyobokamana ntawe itandukana na Bibiliya kuko usomye nk'iki gitabo imizi y'u Rwanda ugasoma ku ipaji ivuga imyemerere y'abanyarwanda bo hambere wasanga n'ubundi abazungu ibyo batuzaniye twarabibarushaga ibyo tuzabiganira ikindi gihe abanyarwanda bubahaga Imana bagiraga amategeko 12 bagiraga ibisigo bisingiza Imana hari nk'icyitwa ngo none Imana itumije abeshi icyambwira Imana yamwimitse uwo mwana ibyo byose ni ibisigo bivuga Imana bisingiza abami mu by'ukuri umurongo wanjye ni wo kubaha Imana ariko nanone nkigisha n'abanyarwanda kugira imico mbonera y'ubumuntu nkisoza ako kantu nuko burya nta wagize ubumana ataragize ubumuntu iyo kubana n'abantu byakunaniye iyo umuco wakunaniye n'Imana ntushobasha kuyubaha numva rero byose iyobokamana iri enkiri irimo mu muco niyo mpamvu iyo ufite umuco mbonera no kubaha Imana ntabwo bikugora arakoze cyane kungira iyo nama
ndayishimye kandi n'ubundi niwo murongo nihaye. Mundi nawe yagize ngo turacyakirana ku murongo wa telefone ariko tunajyana n'ubutumwa abantu bagiye bandika buryo umuntu afashe umwanya akanika n'ubutumwa bwe. Ubutumwa bwe nuko byibura bagaragaza yuko hari icyo yakuye mu byo arimo kureba. Rwose hari umuntu ku murongo wa telefone ngira ngo twanamwakira. Halo, yego. Halo, muraho neza? Muraho neza. Yego, twakwakiriye, muratubwira aho muherereye? Nitwa Bertin, mperereye i Rubavu. Uri mu karere ka Rubavu, yego. Icyo nashaka kubaza abo bagabo, amaze kutubwira ko atafata imyizere yiwe ngo ihuze n'ibyo akora ndetse n'idini. Yego. Ese ubwo bishoboka bite ko yaba ari umudivantiste ntiyubaha amategeko y'idini rye, yarangiza akavuga ko ngo atabihuza n'imirimo akora w'ubuhanzi bw'ibihangano nyarwanda? ariko icyo navuze ntabwo navuze ko ntabihuza. Mu itorero ndimo cyangwa idini ndimo bimfasha kwigisha abo tubana. Yego. Ariko ibyo mbigisha n'ubundi mfatira mu byo barimo. Yego. Nk'ubu nkuriya muvugo nahanze witwa ndambiye kuba umukarasi nta dini ririmo. Yego. Ni ukwigisha umuntu wese wemera Imana ngo ibyabamo abiwemo nka nyirabyo kandi ibyo yigisha abandi abashe kubikora. Icyo nashatse kugaragaza ni uko imyumvire yanjye mu bijyanye n'iyobokamana idashingiye ahanini ku idini n'ubwo ndibamo, ahubwo ishingiye ku myemerere n'imico mbonera iranga ubumuntu. Icyo nashatse kuvuga. Urakoze cyane. Ati muraho neza, ati mwiriwe, ati turabashimiye ku bw'icyo kiganiro mwaduhaye. Uyu nguyu bamwita Kirabo, ari mu karere ka Nyagatare. Sanzabera, ngira ngo turi mu minota aho turimo gusoza. Ariko byibura kuri wowe kuva ku ntangiriro y'ubusizi n'ubuhanzi n'ubuvanganzo bwawe kugeza amagingo ya Imana ikigutije ubuzima, hari icyo wishimira? Hariho icyo nishimira cyane gikomeye cyane, ni uko ibitekerezo byubaka niyumvamo mbasha kubishyira ahagaragara. Yego. Mu by'ukuri nta muterankunga mbona wo kwandika ibitabo byose mfite bigera muri 13, ariko mbasha kubona ubushobozi nkabicapa nkabishyira ahagaragara. Burya kwandika n'ibitekerezo wiyumvamo byubaka ukabiha abantu. Yego. Icyo ni ikintu cya mbere nshimira Imana. Ikindi cya kabiri ni uko ibitekerezo byanjye bidaheranwa. Yego. Ngo mbitereye mu tubati, kandi nshimira n'Imana impano yampaye. Burya kuba umwarimu w'abantu benshi, kuba umwarimu w'Abanyarwanda ni ikintu gikomeye cyane, akaba impamvu n'uyu murimo nkukora nkukunze. Ubu buri mwaka nibura nihaye gahunda yo gusohora ibitabo bitari munsi nibura ya 3, kandi ndacyandika. Mfite ubundi biri muri minisitiri ntararangiza, ari nk'icyo mazeho imyaka 9, hari icyo mazeho imyaka 5, hari n'icyo ngenda nkicarira amezi 2 nkaba ndakirangije, biterwa n'icyari cyo. Ubu hari icyo wicayeho imyaka 9? Kirahari. Igikurikira iki ngiki. Iki ni icy'amateka y'u Rwanda kuva muri 300 kugeza 1900. Ariko ikindi kiva mu mwaka imyaka ingahe? Iki nacyanditse imyaka 8. Wacyanditse imyaka 8? Cyari muri 2005, gisohora muri 2013. Yego. Ubwo no kuvuga ngo rero ikindi gihera muri 2008 ndacyakiriho. Kiva mu 1900 kikageza muri 2016. Icyo nacyo ndacyakiriho. Urumva kizarangira ryari Sanzabera? Icyo ndashaka kugisoza muri uyu mwaka utaha, kuryo nibura muri 2018 cyajya hagaragara. 2018. Ariko nkaha Abanyarwanda amateka cyane cyane ari no mu rurimi rwabo, bakamenya kuko burya ibintu umenye mu rurimi rw'iwanyu ubasha no kubibika atagera ingese. Kuko ururimi ruba mu muco, ruba mu maraso, ibyo bise mu maraso burya ntawapfa kubikwiba. Yego. Ngira ngo turacyafite igisigo kimwe? Kirahari. Ikirahari. Ngira ngo nacyo turi buze gusorezaho. Ariko ngira ngo kuri ubu ngubu hari icyo usaba Abanyarwanda? Icyo nsaba Abanyarwanda ni ukuzirikana ko umuco w'Abanyarwanda ari mwiza. Bakurushaho kuwusegasira, bagakunda ibyiza biwurimo, cyane cyane ubuvanganzo bwabo. Icya kabiri mbasaba ni bakunde gusoma. Hari umugani mu Kinyarwanda ninjye wawuhanze uvuga ngo iyimijwe n'ikaramu ntiramburura. Ibintu byose byashyizwe iyimijwe n'ikaramu ntiramburura. Umugani ni uwawe? Ni uwanjye. Nuko ngo ikintu cyose cyashyizwe mu nyandiko ntabwo gipfa kuzimira. Iyo utagikuye kuri Gihana ugikura kuri Claude, ugikura ku mukameramani, ugikura muri biblioteke, ukazenguruka hose ukaba wakibona. Ariko ibyiza bikabikwa mu bantu. Iyo usomye rero ubasha kumenya, ntukomeze ku biciro ry'imigani ry'Abanyaburayi ngo ushaka guhisha umwirabura ushyira mu nyandiko. Icyo nshishikariza Abanyarwanda
ni ugusoma ibyiza biri mu muco wabo bakabasha kubihugukira kugira ngo ubwo u Rwanda ruri mu kwiyubaka icyo bita renaissance cyangwa kongera kubaho n'umuco wacu ukomeze wongere ubeho. Urabona twagize amahirwe muri u Rwanda rwacu dufite Ruganzu. Ruganzu yazahuye igihugu kimaze imyaka 11 nta muyobozi kigira agishyira ku murongo. Ruganzu mvuga uwo nguwo ni Kagame. Ariko se Nyirarumagariye Nyirarumaga yaraje azahura umuco w'igihugu n'amateka igihugu kijya mbere. Nyirarumaga rero ni njye nawe n'undi wese washyira imbere mu kubaka umuco w'Abanyarwanda igihugu kikajya ku murongo kikongera gusigarana umwimerere wacyo. Icyo nsaba Abanyarwanda bakunde gusoma, bakunde umuco wawo, bakunde gutarama, bakunde kuganira kuko nibyo biranga Abanyarwanda beza kuko nta mutima mubi bashobora kugira, nta nda y'umujinya. Iyo umuntu aganira iteka ryose arushaho gushimangira ubumuntu. Ibyo nibyo nsaba Abanyarwanda kugira ngo bakomeze umuco wabo usigasire ibihibuye. Hanyuma hari ikintu nifuza kukubaza, niki ubona urubyiruko rwakora kugira ngo n'ejo bundi tuzagire Basanzabera? Ibyo ari byo byose icyo nabasaba ni uko bagera umuzinga kwa Bugegera. Bagera umuzinga kwa Bugegera? Ugushatse kubabwira iki? Ni uko ngo ibyiza bambonana nabo nibabikurikira. Yego, ibyiza kubonana nabo nibabikurikira. Njya nkunda gusoma Bibiliya, cyane cyane hari mugenzi wanjye wanditse muri Bibiliya witwa Salomo. Salomo burya yari umusizi akaba n'agacamigani. Yego. Yavuze ijambo rimwe mu migani ntibuka igice avuga ngo hari abavukira gukura abandi mu makuba. Icyo nshaka kuvuga njye nemeranya neza yuko navukiye kugira ngo nongere nzahure umuco w'Abanyarwanda. None se ubwo nkubazaniye mwabyakiriye? Yego. Abari munsi yanjye abakuru ibi nabyanditse kugira ngo mubibone musome mumenye aho u Rwanda rwavuye, mumenye naho mugana kugira ngo uruhererekane rwavuye kwa Gihanga rubashe kugera ku buzukuru uvivi n'ubuvivure. Bamenye kandi ko agasozi katagiye umukurikirana rwa rikaharara, bajye bakurikiza impanuro z'abakuru, bamenye ubwenge kuko burya umukuru ni umuntu ukomeye muri iki gihugu cyacu. Wenda dusoza mbere yuko tujya mu gisigo kindi, reka tubahe nimero. Umuntu akeneye Nsanzabera Jean de Dieu yamubona kuyihe nimero? Umuntu ukeneye Nsanzabera Jean de Dieu yamubona kuri telefone ya MTN 0788 48 99 17. Yego, turayisubiramo. 07 88 48 99 17. Yego. Ukoresha itumanaho rya Tigo yambona kuri 07 28 48 99 16. 07 28 48 99 16. Aho ngaho niho wabona umusizi Nsanzabera Jean de Dieu intiti itekerereza ingoma. Urasubiramo iza MTN hanyuma dusoza. Za MTN ni 0788 48 99 17. Murakoze cyane. Reka rero mfata uyu mwanya shimire buri wese twabanye muri iki gitaramo. Ngendi Claude Ngoboka. Reka mbabwire ngo turabakunda cyane kandi dukunda n'ubyo mutwereka yuko mukunda ibyo dukora. Nibura 2 na 6 rero ntugacikwe n'ibi byiza, ntukabure ibyiza turiho. Reka tubabwiye ngo mugire ijoro ryiza. Tugiye gusoza. Turasoza tubaha igisigo cyitwa ngo iki? Ni igisigo cyitwa ngo umujyi ujyanye n'umujyo wanjye. Umujyi ujyanye n'umujyo wanjye. Ndasiga ndata ntanahugenza ndotorero duhuje umujyi ujyanye n'umujyo wanjye wuje iteka morasuma n'ubukungu nzira gihombo. Usaze cyane iryo juru ryose uruta cyane Yesu dutuye ni watere ku buturo bwaturiwe uko bwera bwateguwe n'abana mwana. Ntiharangwa ibihanamanga se kidaturwa aho watwa ikitabashwa aho bashumba shagara iteka nabo bashima ukabishingiro ry'amahanga. Umujyi ujyanye n'umujyo wanjye njye nawutoye nkiri mutoya, nawe baturanye ndabatoza bazahiteka umurage ukwiye abana buzukuru ubuvivi. Umujyi ujyanye n'umujyo wanjye ni Yerusalemu y'ijuru ryose, naho twese dusaba Imana dusiganirwa kuhatura dusizimo n'imihati. Ubu ntawe tunajya imbizi kuko Satani atakihata. Kristo wacu yaradutoye ngo nadutuze mu busitani bw'umujyi ujyanye n'umujyo wanjye. Kuva na kera ukuremwa kw'isi wayitatwe nakozwe neza n'amazu meza atagira ukwasa, bayinganze imijyi myinshi ngo baganzanye ubwo bukungu. Imana data yarawuhanze maze iwuhaza ibizima byose, bizira byose birawuhunga, ibyiza byose biraharangwa maze iwuhaza amajya n'amazi.
imana mwana inawutaka itanaga neza wose utameza amatunda n'ubutohe buri gitondo mu busitani burimo ibyatsi. n'abo bamarayika bera bahora iteka banaririmba n'indirimbo zihaba urwunge inanga zaho zigacuranga zicamangira umuco wabo. abakerubi baraharinda kuko bakenyera gitwari bagatwara ingabo ibihumbi bagahunda bahora asuma abahatuye baramya imana. abakurambere bahakunda bahatoye nk'icyanya biha inshingano zidakuka zo gushinga imizi aho heza. abahanuzi mu gihe cyabo bahatoye nk'ikitabashwa. abaca imanza mu gihe cyabo bahatoye nk'ikitabashwa ngo batuze ubutabera mu mujyi ujyanye n'umujyi wanjye. abami benshi amagana menshi bamamaje uwo murwa mwiza banahuriza kuwuhanga. ibihugu byabo bisena cyane bagene neza uwo murwa ukeye. intumwa zatumitse ubutore bw'umurwa mwiza utanaze neza. ibweramana barahanamba ibwanacyambwe barahacyurwa bacyaye cyane icyitso cyacyo. abahiri biyaduhanze banahurije kuhahanga banahuriza kuhatura aho heza habaye imana barahamba buziramyaka. natwe twese ab'igihe cyacu twese dutwaraniye gitwari kandi ntayo kudutwama twanatoreye iby'ubutwari ngo dutware amagana menshi. abubu bwoko butanagondwa mwese mwambarire kugondwa mutazabona iby'amagorwa kuko mwimakaje urwo rwagwa mu murwa nk'uwo ntiburaharangwa. nanjye umusizi washashe imana narahashimye bishyira kera narahashatse mpakira ibyanjye nzahashokeza amashashi mu mujyi n'umujyo wanjye. ubwiza bwaho buruta ubwami bwaho buzira ubwiko ubwoko bwaho buzira ubwiyeme. dore imihanda iharuye neza itatse neza ufite umurimbo ntibamo imikuku n'ibikombe. tuzahakandagira dukeye dukora byose kuri gahunda. dore amarembo afite umurimbo nzaharamba arandirimba nambaye umwambaro w'umurimbo ntamba imbere y'imbaga y'abantu. aya matunda y'ibiti byiza nzayatunda ndakeye cyane nzahakora umutobe uryoshye maze ngushyire se umushimi tumwe twese tuje twumva. amazi meza atagira uko asa izo nzuzi zibya tuzahakandagira dukeye dukore byose kuri gahunda. amata meza ateretse neza nzayasoma mbyina iyo nsinzi ntatse cyane mfite imitsindo kuko natsinda imitsima iryoshye y'umujyi ujyanye n'umujyi wanjye. nta kubabara no kubarira nta kubenga no kubanga nta gahinda no guhinda nta guhamba no guharamba. n'izo ntambara ziduhombye ntizizongera kuduhombya twese tutazaba barimbye twambarira ibihembo. indwara z'ibyorezo ziduhomba ntizizongera kuduhumba twese tuzambika ibyo kuramba maze twambarire ibihembo. nta bituro batama abantu nta bitanda ibyo by'abarwayi nta bitondane bihatuye hataramo ibitaramo byo tuza byo gutaramira duhanze. ibyo kubyatarara mu byaha ntabwo byemewe na hatoya abaho bose batabibyera ntibahweme kubona ibyiza by'umujyi ujyanye n'umujyi wanjye. reka nsoze ntasiba inganzo nzayisohoka urya munsi mu wundi mwaka ngarukamyaka ubwo tuzasoza urugendo dusiga dusigiza iyaduhanze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. murakoze murakarama.